iyi tariki ni itariki ya kabiri Evariste dutangiye kuganira nishimiye kukubona. Amen. Hanyuma ubwo Imana ishimye uko tugiye mubonana kandi ukaba uri umwe mu bantu Imana ishimye ko duhura kandi inyuze kuri David. Urumva ko ngo tugeze mu rugo rwa David twongeye kuruhuriramo kuko twahuriye kuri social media David asoje ibyigisho byanjye kandi icyigisho nubwo twakivuzeho cyo navuze ku byaha birindwi Imana nguru n'ukuvuga bitatu by'umwihariko biyoboye vuga ubwibone kubeshya no kubona amaraso y'abantu akomeye cyane. icyigisho rero cyazanye n'ubwabuzwa bwawe ariko na David numishe cyaramukozemo umuriro muri wabaye ikiraro cyatume Evariste yongera guhinduka kuko wigeze umbwira ubuhamya umbwira ko uburyo wari ukijijwe wari usa nk'ari umukristo ariko w'akazi yaze ariko utangiye kumva inyigisho zanjye David yakohereje bibaza yuko we ashobora kutazumva nk'uko uzumva wewe kuko harimo n'umuhamagaro wo kuzakira umugabane w'ibyo mfite adafite gahunda yo kuzakira umugabane Imana ashimye yuko urushaho kunyumva cyane kugira ngo wakire ku mugabane yes rero niyo mpamvu ntabwo abantu bashobora kwakira kimwe abagiye babona Elisa ni benshi nako Eliya ni benshi ariko kuko Elisa arakwe kwakira umugabane imigabane ibiri y'umwuka wari kuri Eliya w'umuhamagaro we byari biko yuko Elisa we ahabwa byinshi kuva kwa Eliya suko abandi batakiraga hari benshi bagiye bakira ku mugabane kuri Eliya ariko ntabwo bakiriye nka Elisa hari ibiguzi yari ariko inka ziwawe n'ibindi yemera gukorera Eliya kugira ngo azakire ku mugabane none n'Imana ikaba yari yaramuhamije mbere ko wabyifuza Elisa Bibiri igaragaza ko Imana igihe Eliya yifuzaga yuko Imana yamukura mu mubiri yapfa kuko ataruta ba sekuruza bino bigaragaza yuko Eliya yari asa nk'ananiwe akanzwe na Yezebeli hari hakeneye rero imbaraga zikubye kabiri za Eliya zashobora guhangana na Yezebeli burya ntumbaze iyerekwa no guhishurirwa Elisa yagize yo kumva yuko bakeneye imigabane ibiri kuko niba umugabane wa Eliya utarabashe gushobora Yezebeli yapfuye Yezebeli ariho Eliya bivuga ko rero Yezebeli ntabwo ari ugupfa ahubwo yazamuwe tubinaye ko no gupfa kuko ari isabira urupfu ariko Imana ishima yuko waza umusimbura ariko umusimbura wagira ihishurwa rikomeye navuga ngo ryavuye ku Mana we yifuza imigabane ibiri y'umwuka uri kuri Eliya mane magambo we kubera ko yaba yakire nk'uwa Eliya ntabwo ari gushobora mu gihe cya Yezebeli yari gusigara umugabane wa Eliya nubwo ari kuwakira akamera nka Eliya 100% yari gusigara Yezebeli amukanga dore ko mu buryo bwo mu mwuka Yezebeli yari afite imbaraga no gusabana n'abadayimoni na Satani mu rwego ruto uko yari yarasabanaga n'Imana rero ukurusha ranka mu mwuka nubwo bari mu mwijima akurusha imbaraga yes niyo mpamvu Gabriel ubwami bw'umedi buperesa abadayimoni bakwaga muri icyo kirere bari bafite imbaraga nyinshi cyane ziruta izo Gabriel yamanukanye niyo mpamvu rero Gabriel bamufunze iminsi 21 Imana ishobora ko yohereza ubutabazi bwa Mikayeli bivuga ko rero Satani yasuzuguye Gabriel asanga abayoboke be bashobora kumufata Gabriel niyo mpamvu muri ranka Gabriel ntiyahangana Rusiferi ntabwo yahangana Rusiferi na Mikayeli nawe byaramuvuze Yuda igice cya mbere umurongo w'9 avuga ngo igihe Satani yahanganaga yarwaniraga intumbi ya Mose na marayika ukomeye ari Mikayeli urumva ni marayika ukomeye ngo marayika Mikayeli ntiyahangaye amutuka cyangwa amutume ahubwo waravuze ngo Imana iguhane ni Rusiferi abona kureka iki intumbi ya Mose ubu yuko Rusiferi ntabwo yatinya Mikayeli nawe ntatinya Mikayeli ntabwo atinya Mikayeli rero iyo bavuga urugamba rwabaye mu ijuru biri mu byahishura igice cya 12 ngo ya nzoka ariyo dragon nyine irwana n'abamarayika be bakiri mu ijuru Rusiferi agaragara nk'inzoka nka red dragon noneho ngo na marayika ukomeye Mikayeli n'abarwana n'abamarayika ngo Mikayeli n'abamarayika be batsinda Satani n'abamarayika bigometse ngo umwanya mu ijuru waba utakibonetse ugiye kubigeranya batugira ngo Mikayeli yatsinda Rusiferi ariko ukuyeho abamarayika ba Mikayeli
Mikayeli yari asigaranye 2/3 by'abamarayika. Ndashaka kubanza urebe kuba kumva 2/3 by'abamarayika bari bimaze kujya ku ruhande rwa Mikayeli kuko basigaye mu ijoro. Lucifero yamaze kwigomekana 1/3 cy'abamarayika bamaze kumujya inyuma. Ubwo yari rwanya afite ingabo nkeya. Niyo mpamvu buriya ntabwo byari byoroshye. Ubwo ko Imana hariya ntigaragara ko yiriwe urwara n'ikiremwa. Yakoresheje ikiremwa mugenzi we kirwane n'ikiremwa mugenzi bose bari abamarayika b'abaranka bo hejuru. Rero Imana ishima yuko 1/3 cy'abamarayika nta mpamvu kujya guhangana na 2/3. Ivyo cyari gikwiye gutsindwa tu. Rero Mikayeli ashobora kuba yari ukuntu yibesha agira ngo arashobora Lucifero unyumbi ya Mose. Byamusabye rero guca bufara ngo abonye bitari bukunde aravuga ngo Imana iguhane. Lucifero rero ubwo bishize mu Imana yo ndayubaha kuko yarandemye. Yereka mbere ko ubwo bishize mu Imana ariko wowe ntabwo bari kunka. Byo nyine kugira ngo Lucifero agende ahangane na Mikayeli ariko ukomeye. Rero yuko nta wundi mudayimoni ari guhangara Mikayeli. Abara bumeze n'Uperesi yaramanutse we nkawe Mikayeli. Arabasekura abohora Gabriel. Kuko Mikayeli nawe arakomeye. Ubumva ko abamarayika bafashe Gabriel, Mikayeli yahanganye nabo. Arabatsinda boboza Gabriel. Bivuga yuko rwo mu mwuka mu mbaraga z'umwijima n'umucyo zirwana, ranka ukurushije ranka mu mwijima. Niba mu mucyo ranka utarayigiraho ibasha kumuhangana, aragutsinda. Ndaguhereza urugero, nigeze ngira inzozi. 2015 ngira inzozi witwa Pastor Kakande. Anyataka mbona asa nk'ashaka kuniga. Kwisa nkaho nciye bugufi musaba imbabazi. Mbona afite imbaraga. Ubwo ryo ndi mu mucyo ariko hari izindi imbaraga arimo. 2021 yigeze anyataka arampunga kuko nabahishe nkaho ngo mpangana nawe. 2021 nayindi mu kindi kiremwe ndavuye Nairobi. Nagiye ngo nawe kugutegura bihagije gendo nkore. Ubu nge rero nta kintu natinya, nta mukozi baravuga ngo uyu nguyu ngo n'umusatanisi uko ngo aranyataka mu nzu. Nta unyataka wamaze guhabwa imbaraga. 2021 ibitu n'uburyo nsabanye n'Imana n'uburyo Imana irushaho kugenda imishurira kuko urabona Mose hari urwego yagezeho. Imana avuga ngo shinge kuba yise ukuntu bitwaye Mose ningendera muri mwebwe ndabarimbura. Rero reka mbahereze marayika wanjye aze mu izina ryanjye genda bari ugendera muri mwe. Abageze mu gihugu nabemereye ariko nge ningera muri mwe ndabamara. Mose abwira Imana ubwawe nutajyana natwe ntiwemere kudukura ahangaha. Byaruta njyewe ngapfira mu butayu ariko nagiye Kanani na marayika. Ni ukuvuga ngo Mose ubusabane yagiranye n'Imana yabonye Imana nimuhereza marayika irabimupfobeje kuko nta gahunda na urugendo rutangiye nande na marayika. Imana avuganaga nawe by'umwihariko idakoresheje marayika. Rero Imana nayo ibwayo bitangira ubuhamya mu kubara 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Reka tuhasome wumve icyatumaga Mose atesha agaciro marayika kuko nta busabane yaratanye na marayika. Marayika bakoze ariko bitewe na rankarari yumvaga urwego n'uburyo abanye n'Imana. Marayika asakwiye kwivanga mu bana we n'Imana. Yumva ko agiye gukorana na marayika. Kandi umuntu avuga ngo reka Imana ngo ze umarayika ukomeye ngo bari umujyaza ajya mugendana. Ukumva nisiye. Mose babitesha agaciro ngo ubwo ari tutajyana uri budukura. Abandi barifuza kujya muri Kanani. Mose we ntareba Kanani nk'agaciro. Yumva kubana n'Imana ari cyo gifite agaciro kuruta kujya muri Kanani. Narivuze ngo by'umwihariko Mose bitewe n'uburyo yarabanye n'Imana yarebye nagendana na marayika Imana isobanura impamvu ngo ningendera muri mwe ndi bubarimbure. Mose arebye mu bana afitanye n'Imana asanga Imana igiye gutesha agaciro mu bana bafitanye kubw'aba ayoboye. Imana avuga rero wihereza agaciro abo nyoboye ngo ure kugendana natwe aho kugira ngo rero tugendane na marayika muri Kanani igihugu cyo wadusezeranyije. Ntago isezerano riruta uwasezeranyije. Rero nge Uwiteka wumve kwinga kwanjye nka Mose ubwawe nutajyana natwe ikwiye dukura hano. Urumva Mose ikibazo arateje Abisiraheli baro ntibaramenya agaciro n'uburemere uburyo afitanye n'Imana. Bo Mose ari mu bantu bo batindije Abisiraheli mu
butayu ariko icyatumye batinzayo yari ahaye agaciro umubano we n'Imana kuruta Kanani. bariya barebaga Kanani ariko we areba umubano afitanye n'Imana ibatwara. ni iki gituma abantu bagwa iyo uhaye ibisubizo agaciro kuruta ibitanga bizagutera kugushwa n'ibisubizo. rero Mose we ntiyarebye ibisubizo yarebye itanga ibisubizo. yavuze ngo nimbana nayo neza Kanani ntabwo iraba ikibazo. yumvaga mbese Kanani itaraba ikibazo cyatuma abana n'Imana we kubana n'Imana ntabwo bishingiye kuri Kanani. rero ngo nutajyana natwe bikuru dukora mu butari nko kuvuga ngo nge Kanani ntabwo indutira wowe ubu ubutayu mbuhaye agaciro nubwo ndi kubabariramo ariko ndi kumwe nawe kuruta uko najya muri Kanani njyanye na marayika ntajyanye nawe. icyo rashatse kuvuga amagambo umuntu wese wagiye ahereza agaciro umubano we n'Imana iby'isi yabonaga nk'inyongezo. ndashaka guhereza imvugo z'abantu b'ibyamamare babaye muri Bibiliya bafite umwihariko mu gusabana kwabo n'Imana. Mose ari mu bantu bagaragaje umubano we n'Imana yemera guhomba Kanani agume mu butari ko ari kumwe n'Imana kuko yajyana na marayika muri Kanani ajyanye na marayika. urumva aho ikindi kintu aya magambo uzaye gusanga ari mu magambo ya Dawidi yaravuze ngo kubana n'Imana mu nzu y'Imana mu mukuberaho kwa Katonda umunsi umwe gusa bindutira kuba ahandi hose. ibwami Dawidi yari afite abamucurangira afite abamunezeza ari ibwami bamuri ibinezeza byose yarabifite ibwami ariko ibaze kuri amunezero atigeze awugereranya no kuboneka mu maso h'Imana. bavuze ngo kuba imbere y'Imana ngo bindutira kuba ahandi hose imyaka igihumbi. ariko rero Dawidi yari aha agaciro umubano we n'Imana no mu gihe yagiye mu ntege nkeya akora icyaha. 51 Dawidi yagaragaje icyitwa uburyo atinya guhomba. ntabwo Sawuli yatinye guhomba intuza ubwami n'icyubahiro yatinye guhomba ubwami n'icyubahiro. muri Samweli wa mbere 15 umurongo wa 19 kugeza kuri 23 hagaragaza ko Samweli yashize ibitambo imbere cyangwa gukorera Imana imbere kuruta kubana nayo neza. kuko nicyo cyatse Samweli amubwira ngo rega Imana ntishimiye ibitambo kuruta kuyumvira kuri mu buryo ubanye nayo kuko biragoye kugira ngo wumvire umuntu utaziranye nawe ukwiye kumumenya ibyo akunda n'ibyo yanga ukumvira ushingiye ku byo uzi ashaka n'ibyo yanga. rero kumenya Imana ni ukumenya ibyo ikunda n'ibyo yanga hanyuma ugashyira mu bikorwa ibyo ukunda kugira ngo uyinezeze. icyo bita umubano wose Evariste ntibazakubeshe ushingiye ku kumenya ibyo umuntu akunda. ubu ngubu Didier mu gihe mumaranye ushobora kumenya yuko Didier nkunda ibi cyangwa nanga ibi nibyo nanjye mu gihe tumaranye bavuga ngo Evariste nzi ko akunda ijambo ry'Imana muri ubu buryo Evariste yakomera akabasiza ibindi ariko akabona umwanya we bitewe n'uburyo tubaye. nanjye rero umuntu ubereza cyane umwanya umuntu wese uhaye agaciro ijambo rindimo uyu nguyu kumuhanurira ntibimvuna ntabwo binsaba ubuhanuzi bumanukira muri iri jambo Imana itabavuganiramo nawe. umuntu wese uhaye agaciro ijambo ry'Imana riri muri njye mbona yuko uhaye agaciro Imana iri muri njye kubera yuko ijambo ry'Imana ryo ryangiza icyondo. iyo mbwira abantu ngo ubuzima mfite mbubuza n'ijambo abantu bamwe bagira ngo ndi kubirata ariko ntabwo ari kunyumva ariko hari abanyumva gutyo bitari uko basanga ndi kubakomeretsa kuko imitima yabo itari ku ijambo. iyo babwira ngo dore ijambo ryangiza iki bagira ngo ndi kubirataho ariko ni kubabwira ngo namwe namushaka kumera nka Didido birabinyuramo. rero ngo kwakira umwitero wanjye biroroshye umuntu wese ukuza ijambo rindimo nanjye nabimuhesha no mu Mana bimuhe nk'uko abyifuza niba yemeye kugira ubuzima bw'iri jambo nawe akifuza gusa n'ibyo avuga gusa ubwo buntu umuhereze ku mugabane w'ibyo wampaye. nishaka ibikobe kangahe inshuro 10 ibyo nahawe nka Didier ndabigusabira ubyakire Evariste. umwaka 2025 wakire ku mugabane bakuba ikiguzi bisaba no guhinduka tuganira mu gihe ushaka gukora ishyano ngo Mana nciye bugufi baza umpindure kugira ngo ntajya kugukoza isoni kuko ibyo wampaye ndasabwa kugenda nk'uko ubuzima ijambo ryawe rivuga. Bibiri dusaba mu rwambere rwa Yohana 2:6 urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:6 ruvuga yuko ahora muri Yesu arasabwa kugenda nk'uko Yesu yagendaga. rero niba ushaka gukora nk'ibya Yesu uri tayari kugenda nkawe. urumva ikibazo niba ushaka gukora nk'ibya Yesu ushaka guhumura impumyi nk'izo Yesu yahumuye uri tayari kugenda nkawe uko yagendaga. uri tayari kubahisha data uri mu ijuru uri tayari kubahisha Kristo muri wowe. niki cyatumaga Pawulo arega ibitangaza yajyaga ahatira kubikora we yahatiraga kubimenyesha Kristo abantu noneho mu gihe ibintu n'ibitangaza bigakurikira. yes niyo mpamvu rero ubuzima bwacu dukwiye guharanira guhereza agaciro igituma
impinduka iboneka mu buzima bw'abantu ni iki? niba ari kugira ngo twebwe tube ibikoresho byerejwe gukoresha imirimo myiza yose, ikiguzi gikwiye gushirwa mu kwezi no kwitarwa n'ibidatunganye, tukaba ibikoresho by'icyubahiro. Umwaka washize nabwo Imana ngo impindure diyama, abantu batangira kwereka babona hari diyama iri ku gahanga yaka, Imana ibahereza ikimenyetso ko ndi mu rundi rwego, ibisuku birasa n'abitanzeho urugero. Uyu mwaka rero hari ikintu gifite agaciro kuruta diyama turi kwinjira muri uyu mwaka rero wa gatanu bw'Imana, impindura igikoresho cyerejwe ubwo byamaye yari agaciro ikuruta zahabu. Kibona cyashaka Imana no urusha no tata kuntegura igikoresho gifite agaciro kuruta ka diyama. Ntabwo hano mani kugira ngo Imana imenyekanishe kura ko diyama ntizwe, ntagizwe ngiye gushaka kumenyekana byasaba yuko Imana imenyekanisha nk'ifeza, amafaranga amadolari arazwi, amapawundi afite agaciro kuruta izahabu, kuruta ifeza, kuruta amadolari, Ukraine nako amanuza amapawundi, amayero ari afite agaciro kuruta amadolari, ariko amayero ntago azwi nk'amadolari, ntago amapawundi azwi nk'amadolari. Bishatse kumenyekana idolari rirazwi kuruta ipawundi n'ibindi, rero mu gaciro ntago ariko biri, ipawundi ifite agaciro kuruta idolari n'amayero. Rero tugiye gushaka, iyo uri gushaka agaciro ntuzite kuje kumenyekana Imana yakumenyekanisha muri bake, ariko ufite agaciro kuruta bamenyekanye nk'idolari, kuko abantu bamenyekanye nk'idolari ariko badafite agaciro nk'ipawundi n'indi hishuriro. Yes, rero ntabwo ndeba kumenyekana cyane, nabyo byaza nk'inyongezo, ariko cyane cyane nifuza ko Imana yo yamenya cyane. Yes, uze ko Imana muri ngiye irushaho guhabwa icyubahiro. Nifuza yuko mu byo mvuga mu myitwarire yanjye Imana irushaho guhimbazwa, kuko abantu babona Kristo muri Didier. Ubu bwari ubuzima bwa Pawulo. Pawulo ravuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjuriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Niyo naravuga ngo imirimo yose nkora nikora ko hari amategeko asunika, nikora ku bwa Kristo wanyitangiye akangu. Rero ubuntu bw'Imana simbushira ku ruhande, iyo agukiranuka kw'Imana kuba koze ngo n'amategeko Kristo yisoba yarapfiriye. Urumva ko Pawulo hana ha agaciro Kristo. Abagalatiya 2:20 yarimo abibwira Petero. Hanyuma Abakorinto 1:11 abwira Abikorinto ngo nimugere ikirenge mu cyanjye kuko nyigare mu cya Kristo. Iyi mvugo ni wayikoresha utari icyitegerezo, kugira ngo ubwire ngo mugere ikirenge mu cyanjye ukiri kugwagwa, ukiri gukora uri mu buryari, ntabwo byakora ngo bagere ikirenge mu cyanjye, kuko ubuhamya ufite utahuye n'ibyo uvuga. Rero nugira ubuhamya busa n'ibyo uvuga, uzabwira abantu ngo bagere ikirenge mu cyawe cyane rwose. Bamwe bizabasikaza ngo wabaye mwibone, ariko abandi bizabereka yuko burya bishoboka. Ubundi ntaguciye mu byo uvuga Didier, tugeze muri uwo mwanya uwo umubwiriza w'ubutumwa bwiza wese yakabaye atanga ubutumwa afitiye ubuzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana atambutsa yigisha abandi kugira ngo baribonemo ubuzima ribahindure, nawe akwiye kugira ubuzima bwaryo. None dufite abigisha benshi, dufite abavugabutumwa benshi, dufite abapasiteri mu by'ukuri basoma Bibiliya nk'uko natwe twayisoma, ariko ijambo ry'Imana ribakura muri kuri abandi abenshi ntabwo bafite ubuzima bwaryo. Niyo mpamvu bigoye kugira ngo iryo jambo abantu baryakire ribahindure babone ubuzima bw'iryo jambo. Mu gihe uritanga narimo mvuga yuko abapasiteri cyangwa se ivugabutumwa dukora, yuko ikibazo gihari abantu benshi tuvuga ijambo ry'Imana, none ijambo ry'Imana rigira umumaro ku baryumvishe iyo urivuga afite ubuzima bw'iryo jambo. Siko rimeze. Si buri muntu wese ubasha kuvuga ijambo ry'Imana, siko rimeze, ngagira ubuzima bwaryo, ariko dufite abantu benshi babasha kuvuga ijambo ry'Imana, bafite impano kabisa, bafite impano, ariko ubuzima bw'ijambo batabufite. Ibi rero abantu bumva ijambo ry'Imana ni benshi, ariko igituma abantu benshi badahinduka Didier uko batawumvisha ijambo, ahubwo babura ubuzima bw'iryo jambo, babura babandi barivuga, babashakaho imbuto yakweri ziva mu jambo bigisha barebe, bagasanga nta buzima bw'ibyo bavuga. Yewe iki kintu kiganiro n'umukecuru wanjye dufite kuganira, mama wanjye ama ubuhamya arambwira ati mushumba hari ubutumwa yigishije ariko bwari ubutumwa bwiza, ariko uburyo yabutambukije abukubitiramo hagati ntiyabusobanura.
ku muntu wumva iryo jambo ntabasha kuba gusobanukirwa mbese asigara mu rujijo twemeze noneho mukeka aba yakivuga mpita misurirwa impamvu ki umushumba ashobora kuvuga ijambo ariko ntirisobanuke mu bandi nuko adafite ubuzima bw'iryo jambo. Abantu benshi iyo bigisha ijambo ry'Imana iyo bageze ku mirongo ibacumita ibakubita bahita babizingitira cyangwa se babura ubuzima bw'ijambo. Niyo mpamvu bagasanga ubwabo ntibakwitangaho urugero akabura atakitangaho urugero kuko bamuzi akabura ubuzima bw'iryo jambo. Noneho imbaraga muri iryo jambo ntazaba afite, niyo mpamvu acaho akaba aranyarutse agiye ahandi. Noneho abantu bumva ijambo bagasa naho ntacyo bumvisha. Niko mukecuru wese mubwira kwemeze buriya nanjye nigeze ngira icyifuzo nk'icyo Didi yajya agira. Ndabona Imana nimba mpagaze imbere y'abantu buriya yewe ntabwo nezezwa, ntabwo kuvuga ijambo ry'Imana ubundi ntidukwiye gushimishwa nuko twamenye umurongo wa Bibiliya, ntabwo dukwiye gushimishwa nuko twamenye ngo muri Matayo gutya avuga gutya gusa, ahubwo dukwiye gushimishwa nuko ibyo tuvuga biri ubuzima bwacu kandi tukagira uruhare rw'uko ababyumva bibahindura. Iyo ndi imbere y'abantu mvuga ijambo ry'Imana ntabwo mba nejejwe nuko ntabwo mba nejejwe nuko abantu bari bunyumve mvuga gusa, ahubwo mba shaka kuyanga ibyo mvuga bakira ubuzima bw'ibyo mvuga, mba shaka kuyanga ibyo mvuga bakira ubuzima bw'ibyo mvuga. Si ukumva ijwi ryanjye jya uvuga, si ukumva kwigisha neza kwanjye jya wigisha, si uko mfite imirongo ya Bibiliya myinshi ihagije oya, ahubwo ishyaka mfite muri cyangwa mbese ishyaka ngira nsoma ijambo ry'Imana nifuza ko ibyo mvuga mpagarara mu butwari bwabyo, mbere nifuza ko ibyo mvuga ngira ubuzima bw'ijambo mvuga. Twemeze rero tugwije abantu benshi na Paulo yavuze ngo ntimukifuze kuba bigisha. Ni Yakobo bivuze gatatu, ni Yakobo bivuze ngo ntimukifuze kuyabute ngo kuba mwese abigisha ngo tuzacira urubanza uruto rw'abandi kubera iki ngo udatsitara mu byo avuga babasha no kurinda umubiri we wose, mbese urinda ururimi rwe abasha kurinda umubiri we wose. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuri abigisha barahari, abasoma ijambo ry'Imana bakagisha barahari, hari n'ababyigiye hari n'ababyigiye bakarangiza za makerere. Buri muntu wese abasha gusoma Bibiliya, uzi gusoma wese abasha gusoma Bibiliya kandi dusoma ahangaha. Ariko ibyo Imana si byo dushakaho. Twemeze Imana icyo dushakaho ni ukwigisha ubutumwa buhuje n'ubuzima duhagazemo. Naje guhishurirwa impamvu dufite ivugabutumwa, dufite ivugabutumwa ryinshi. Naje guhishurirwa impamvu abigisha ari benshi ariko abatunga ubuzima bw'ibyo bigishijwe bakaba bake. Twemeze abigisha ni benshi, abavugabutumwa ni benshi, abapasiteri ni benshi, ariko intama zabuze ubuzima bw'ibyo zigishwa. niyo mpamvu guhinduka zabaye nazo indyarya nk'abafarisayo. Niyo mpamvu guhinduka duhinduwe n'ijambo biracyari ikibazo, bitewe n'uko uhagaze mu twari bwo kwigisha ntasa n'ibyo avuga. Hantu kwitangaho urugero ibyo Didier nzira cyane ngo ndirata uwajya kubaza umuntu none Didier yirase gutya ibyo avuga ntasa nabyo aho ngaho akahita haza ikibazo. Kubera iki? Kubera ko nkunda kubwira abantu niba hari ibintu nsengera kurya kunywa no kwambara ni inyongezo. Nakubwira abantu mu bintu nsengera cyane, amasengesho nakora akomeye cyane nsengera nsaba Imana ngo indinde kuyimwaza itukirwe muri njye. Nifuza yuko ibyo nigisha ngira ubuzima bwaje usa nabyo kuko bizangora guhagarara imbere y'abantu mbabwira ubutumwa budahuye n'ibyo mvuga kuko bizangora. Urabona niba ndi umusambanyi uteka imitwe mu bakobwa narabazengurutsa, nzababwira ute ko ndi umusore wirinze kandi banziho ayo manyanga. Niyo mpamvu nyine ntashobora no kwitangaho urugero kuba, ariko ahantu hose najya no muri Kampala nta mukobwa nariganyije, nta wanyumvisha amagambo ubwo nibura ngo ndajya kumugusha ibikiri biki, kandi mfite benshi bamvugisha yaba abagore yaba abakobwa kuko ni n'umuhanuzi bashaka rimwe na rimwe n'ubuhanuzi mbabwiza ukuri. Ariko uku kuri mbabwira bituma nk'uko kuri social media cyangwa mu buzima buri private iyo mvugira mu butware bw'ubuzima bw'ibyo ndimo. None niyo mpamvu babwira ngo kuvuga nka Paulo biranshobokera. Imvugo Paulo agiye akoresha muri Bibiliya ushobora kuyikoresha mu buzima bwanjye. So ngo dutangurire gusa muri Bibiliya ababibiri si bari abonyine bahari, natwe abijye dukwiye kuba urugero rw'ibyo tuvuga. Ndi Nairobi 2020 Imana yigeze imbwira ngo ngira abanyempano bose
ko basabwa kuba icyitegererezo mu bintu bigera muri 5. Imana inyerekeza muri Timoteyo wa mbere 4:12. Pawulo abwira Timoteyo ngo Timoteyo ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo ube icyitegererezo mu bizera. Urako nabo basangiye kwizera Kristo Yesu, akwiye kuba icyitegererezo icyambere mu mivugire, ugakwiye kugira ukuri, kuko nabesha kuri telefone, nabesha agateka imitwe. Abizera ntababereye icyitegererezo, ahubwo babereye icyitegererezo mu kubeshya. Nabo bazamara kubeshya yuko ntacyo kuko abonye icyitegererezo nk'umuyobozi ari kubeshya. Cyo bituma usanga abantu kubeshya babyambaye nk'umwambaro ntibabona neza, kuko bona n'abayobozi babo kubeshya ari ibintu bisanzwe. Umuyobozi pastor wakubeshya inshuro ya mbere, kabiri, gatatu, bizakugora kugira ngo umugire icyizere, kubera yuko uzamubona ingeyo zo kubeshya, bizakugora guhinduka. Kandi uwo ukuyoboye nawe ari iki, kereka ufite ubusabane neza n'Imana udashingiye kuri pasiteri, nibwo uzamucarenjinga. We natakurwanya azahindurwa nuko abona witwaye. Ako karura kumva. Reka nkarangiriza. Paul abwira Timoteyo nk'uko Imana yari yabimbwiye ngo mbwira abanyempano bose, ni iki gituma mbwira abantu ngo nge natumwe kuri bose. Kandi urabona ikintu kintangaza n'ikintu cy'umwihariko kuri nge, uretse mu batarizera natumwayo, nagiye nkora ibivugabutumwa ndi no kwishuri, nabwizaga n'abasilamu n'abandi batarakizwa. Ariko muri minsi umwihariko cyane ukomeye, Imana ikunda kuntuma mu bitwa ngo n'abakozi b'Imana, mu bapotre, mu bapasiteri, mu baki, ikantumayo. Kwari ntumayo nuko amaze kumva ubuzima bw'ibyo bakeneye kwakira, ikareba yuko hari ibyo bakeneye, kandi ikora yuko ifite ikiza nibugene nkavuga ubutumwa kandi ifite ubuzima, ikantumayo. Simivuga kwirata, ni ubuntu bw'Imana. None parabwira Timoteyo rero ngo mwana wanjye ube icyitegererezo mu bizera, icyambere mu mivugire, wowe ngo akwiye kugira ukuri. Pawulo ubivuga ahugura Timoteyo, arimo kumvira ngo wanandeberaho. Icya kabiri, mu myitwarire, imyitwarire yawe ikwiye kuba ihuje n'ivugabutumwa ufite. Icya gatatu, mu rukundo ugire ube icyitegererezo. Mu kwizera ntube muri babandi baca abandi intege, ukwiye kwizera no mu gihe gikomeye ukaba icyitegerezo. Icya gatanu, no mu gutunga umutima uboneye. Dusanga mu byakozwe no 24:16, 24 byakozwe no 16. Paul avuga ngo ndahirimbanira kuba mu buzima umutima utandega ikibi, bigirira imbere y'Imana ndetse n'abantu. Ni ibintu yahirimbaniraga kuba mu buzima bwo kuba mu umutima uboneye, umutamurega, akumva anejejwe no gukora Imana umutima ntacyo umurega. Niyo mpamvu Pawulo yageraga hose ntiyagiraga isoni zo kuvuga Yesu neza, bamuvugaga ntacyo yikanga. Yajya no mu ntumwa batemera neza ubuntu yahawe ari kwigisha mu banyamahanga, bakagira ngo ari kubabwira inyigisho, bareba ingeso n'imiti bagasanga abarusha guhikiranuka, kubera ko Pawulo yarushaga gukiranuka no kuba icyitegererezo mu zindi ntumwa. Uyu ko yajyaga ahugura na ba Petero kandi ari abayobozi b'itorero. Bagalatiya 2:20. Pawulo yarebye uburyarya Petero agaragaje bari muri Antiyokiya, abona na Barinaba nawe ayobejwe n'uburyarya bwa Petero. Ako kanya Pawulo yaranirwa kwishushanya no Petero ibyo ukoze tubona ubutumwa bwiza bwo tubwiriza, uri musanga n'abanyamahanga, urebye abayudaya bene wanyu baje uhita wiyoberanya ubereka yuko turi musanga n'abanyamahanga. Ibyo ntiwe n'ubutumwa bwiza, ubu nta bariyeri ihari, kuko icyamoko cyari kikimurimo ariko ashaka kwishushanya ngo batamureba nabi. Pawulo we nagwa yari yararenze urwego rwo kuba ngo barabibona batabana, wari mu rwego avuga ngo Imana yabibona ite. Urako Petero mu rugendo rwo gukura mu busabane bwe na Kristo, atinye Kristo kuruta ko yatinya abantu. Ariko Petero yagiye mu ntege nke agatinya abayudaya bene wabo. Pawulo yaravuze ngo njye nta gitinyiro cy'abantu, ahubwo we yageze ku rwego Imana yabibona ite, ningaragaza buno buryarya na Barinaba nawe yobutse uburyarya bwa Petero ko ari umuyobozi. Pawulo atacyaha Petero atitaye ku bukuru bwe, kuko ikosa ryakorewe ku mugaragaro rikwiye guhanirwa ku mugaragaro, ariko ibyakorewe mu ibanga bihanirwa mu ibanga. Pawulo rero yabonye nubwo ari umuyobozi wacu, ari we uyoboye itorero ry'i Yerusalemu na Yakobo na Yohana, njyewe nkaba ndi umutura mu ntumwa kandi aratuye cyane mu banyamahanga. Ibintu Pawulo Petero akoze bimwaza Kristo ubutumwa bwiza, ahita mucyaha ngo nabambanywe na Kristo. Uwari gucyaha yasangiye na Kristo, bagereye imyaka 3 aziranye na Kristo, ariko uyu nguyu yahishuriwe Kristo mu bumana bwe no mu bumuntu bwe no mu mbaraga z'agakiza, abibwira
Petero reba utarasangiye na Yesu utaragendanye na Yesu n'uri guhugura wasangiraga nawe niwe yuko rero Imana ikoresha ibinyantege nke ukoze isoni ibinyembaraga nicyo bishatse no kuvuga mu yindi mvugo rero ntabwo kuba Didier maze imyaka mike y'amagakiza bisobanura yuko ntahugura maze imyaka 45 mu gakiza wabahugura na David arige nawe yampugura harya mpugura David ndamukunda cyane rero ntabwo atinya kukubwira uri inshuti ye byamugore ko akakubwira mu migani kumva yuko akubwiye David ndamukunda wambwira arambwira niyo mpamvu mubwira ngo twagiye guhura gutya hari impamvu amahirwe twatangiye iki kiganiro David adahari yahita aza mu kanya nawe araza kwita ajenga mu kiganiro agira ibintu avuga ko namuvuzeho ni kuvuga ngo uburyo yabaye ikiraro cyo kugira ngo duhure ubwo twahuye ari ubutumwa twabuvuzeho nimugoroba kuko naraye we hari ubwo twongeye kwahurira twavuzeho ku kiganiro nigeze mvuga wari kumbwira ngo mu bintu nabonye ibyaha bikomeye cyane rimwe abantu badahereza agace kubivugaho binyibutsa bwa butumwa bwatumye ushaka inkunda kuko yari yamuguhaye vuga ku bya birindwi Imana n'ubwo kuvuga bitatu by'umwihariko ubwibone kubeshya no kubera amaraso bitari urubanza rero mpamvu byerekeranye kubeshya we afite experience n'abayagiye abona yaje usanga kugira ngo uzaje gusambana bizakugora utanyuze kwa kinyo utagiye kubeshya rero umuntu wakwirinda kubeshya uyu nguyu ubasha kwirinda kubeshya agahagara mu kuri ntabeshya bizamugora gusambana nsanga nanjye biri mu bintu bya bindi ahita ahuza na Yakobo 3 ngo uwirinda mu byo avuga abasha no kurinda umubiri we wose umubiri arega ni ukoresha kujya gusambana ariko niba wirinze mu byo uvuga bizagora umubiri kujya gushaka ibikorwa by'abantu batinya kuvuga utavuze niyo mpamvu rero nyine mubwira ngo nanjye biri mu bintu bindindiye Didier ubuhamya suko ntafite umubiri nk'uw'abantu none nawe asinge kubeshya kandi ngasanga nkwiye gusa n'ibyo mvuga ngasaba Imana yongera imbaraga aho nakanyereye intongezwa imbaraga ngahagarara abantu bakagira ngo Didier ngo yigize umuhatari n'ubuntu bw'Imana buturamiye twese ni imbaraga z'Imana David afite umugore we Sara nose ngo byavuza gusambana nashatse gusambana muri kamere ye ubushobozi bwo gusambana burimo muri kamere ya Didier ubwo gusambana burimo muri kamere ya Evariste ubwo gusambana burimo none ni igiki cyukora kujya gusambana kandi ubushobozi wayo ni hari polisi kurira inyuma ntayo ni kwagutinya Imana kuko kubaha Uwiteka niko gutanga abantu barekima ubwo yo kubuze kubaha Imana muri wowe ibinura bikomeza kandi ukabibamo rero uko urushaho kubaha Imana uko urushaho gutera intambwe ujya mu bumana usa nayo noneho kamere ikaganzwa kuri abarobore kuri umunyamwuka ariko bamwe birabatsinda bakira aba kamere bagira ngo wigize umunyamwuka kandi babona ubuzima bw'urimo aribwo ntabwo uba wigize ahubwo uba wagizwe bitewe n'uburyo bateye intambwe gusabana n'ikugira icyuricyo reka David agira akanabivuga natanze urugero avuga ngo kuba icyitegerezo mu byo tuvuga mu myitwarire mu rukundo mu kwezi gutunga umutuboneye babagiye abibwira ati mutu mu gice cya 4 nyine wa mbere umurongo wa nyuma ngo ukomeze mu nyigisho nk'uko bigishijwe ngo nibwo uzikizanya n'abakumva niwe ko Paulo arafite ikibazo yabonaga bari kubwiriza ubutumwa bw'ukuri bari gukiza abandi ariko ntibagire ubuzima bwabo bityo rero bigatuma batikizanya n'ababumva bagasanga bari gukiza ababumva ariko batikizanya nabo barabwira ati mutorero ngo nibwo uzikizanya n'abakumva ni igihe izi nyigisho nawe uri mu buzima bwabyo zizubaka abandi nawe zikubaka none Paulo bibwiye abikorinto ba mbere cyo ngo nimubwire ikirenge mu cyanjye nashatse ahantu Petero atanga urugero yitangaho urugero ndahabona bishatse kuvuga iki yari igenzo gasanga nijye kwitanga urugero basanga hari ukuntu atari yagera ku rwego yaba cyane icyitegerezo ariko kuko hari afite nabishaka ryo kugaragaza ukuri mu ntege nyagaca bugufa kiyo no guhugurwa ariko Paulo yangaga gukorwa n'isoni yangaga yuko Imana ikorwa mbese itukwa binyuze kuri we ngo nemera kuba byose kugira bose mbazende Kristo abanyantege nkeya ngaragara nk'umunyantege nkeya hasi mu batazi Imana ngaragara nk'utayizi kugira ngo basangize mbateze n'inyota utuma barishaka yagiye mu gicaniro cy'ibigirwamana muri Efeso asanga ari ibicaniro by'Imana nyinshi agena nk'umuntu aho ugiye gusenga mwana kandi atagiye gusenga izo mana agezeyo abariza izo mana bamirika Imana y'uburumbuke Imana y'urubyaro nk'uko ziri mu bahindi nyinshi ajye kurasanga ari igicaro cy'Imana itazwi
aha mbonye ahantu mvuga neza kuko iyi ngiyo ntizwi yongeye kubabwira aha rero mbonye igice nabo bari bagifite nubwo batayizi reka dupfe guca gicana kuko ko hari imana itazi rero hano Pawulo yagiye nk'utazi imana nawe nk'ugiye gusenga ibyo mana zihari ni cyo gihe imana ishobora kushobora yuko ugenda hano muri bara ugiye nko kugura ka soda ugahita uhahura n'umuntu ugasanga utari kumubwiriza ubutumwa ariko wakubonye agiye muri bara agira ngo agiye kunywa inzoga urumva ko rero aha akaba yahita agucira urubanza ariko atakuzi rero Pawulo ko yari afite ubuzima bw'ibyo yageze imana yamutumaga mu banduye kugira ngo abakureyo ariko umuntu utarahindurwa utaragira ubuzima bw'imuhamagara nagera mu banduye arandura uzi ko bigenda mera nka Yesaya uko byamugendekeye mu gice cya mbere imana yamutumye mu banyaminwa yanduye bazi gutukana rwose bavuga nabi imutumye kandi ari umuhanuzi ngo naho ibyaha byatukura tukutuku mu nzira beza bimeze nka shereki yasashe rimwe 18 babwira ngo ibyaha byose mu gice cya mbere mu gice cya kabiri cya gatatu cya gatatu imana imukoresha ari umuhanuzi ariko byageze ku rwego ko amutumaga mu bantu b'abanyaminwa yanduye byageze ku rwego nawe bamutuka nawe akabatuka nawe bagira iminwa yanduye noneho rero umwaka Uziya yapfuye mu gice cya gatatu cya Yesaya ngo nibwo Yesaya abonye umwami yagira iyerekwa ryagutse ritombose agiye kureba ahita avuga ngo ushije ishati ndi umunyaminwa yanduye kandi ntabwo napfuye kubyizanira ahubwo mbana ntuye mu bantu b'abanyaminwa yanduye no kuvuga ngo ntabwo nari nyifite iminwa yanduye natumwe mfite iminwa mizima ariko kubwo kutinda n'abanyaminwa yanduye nanjye nagiye ndandura noneho nanjye nisanze amaso yanjye yarebye umwami Imana iminwa yanjye iranduye ubundi Imana ikwiyeretse ntabwo ureba ibyaha by'abandi ureba ibyawe icyo kora wavuga ahantu wabikuye nk'uko wabivuze ngo ndi umunyaminwa yanduye kandi ntabwo napfuye kwiyanduza ahubwo ndi mu bantu mbana n'abanyaminwa yanduye kuko rero hano uyu Yesaya yagiye mu banyaminwa yanduye abahindura bo baramuhinduye kubera ko yabuze ubuzima bw'umuhamagaro ariko igihe amaze kwezwa ngo umukera umwe mu basirafi bamufuzana ikara ari mu kuza ku munwa aravuga ngo urababarira iminwa yanduye irezwa imaze kwezwa rero yumva ijwi rivuga ngo ninde ndi butume atavuga ngo none ntuma kuko yaramaze kwezwa iminwa ubwo ngubwo nasomera abanyaminwa yanduye aravuga ngo yaranyanduje ntabwo nongera kwandura aragenda babwira ko yejejwe iminwa atagisubira gutukana nk'uko watukanaga ariko watukanaga n'abo yatumwe kubwira ngo bihane nawe agasanga nawe bagabase urihana kandi nawe uri kudutuka ubundi hishurwa riri aho ireba Yesaya na Pawulo ahantu bitandukanye Pawulo we atumwa mu bantu bafite imana z'ibigirwamana bo ntasenge ibigirwamana we akabigisha gusenga imana itazwi bakora igicaniro batazi atayakwibamenyesha we ntiyahinduwe nabo ahubwo yahinduye benshi ariko iyo ugiye nka Yesaya utara iminwa yawe itarezwa rero hari igihe iguhereza impano ugahita wumva wakorera imana ugahita wumva wabwiriza ubutumwa ariko utarahinduka kandi ibyo ngibyo bibaho hari igihe Yesaya aguhereza impano akanagutuma mwana utarahinduka wa mugore w'umusamariya yakubwiye ngo zana umugabo wangu nta mugabo ufite Yesaya ngo na batanu mwararanye nuko ko afite yararaga n'abagore muri mwe batanu akabahereza sayose ari indaye ese rero ngo genda ubanze babwira ubutumwa nyine aba yagiye kubwiza utarajya babwira yuko nahuye n'umuhanuzi nawe na Yesu Kristo w'i Nazareti wa wundi abahanuzi bahanuye agenda yamamariza Yesu Kristo amukorera imfuna ariko ari umugore ufite abagabo batanu ararana nuko rero yari atarahindurwa ariko Yesu yaramuhaye umuhamagaro ugendoza n'umugabo wawe aramubwiza ukuri nta mugabo ufite zo muvuze ukuri no kuba wemeye kuba nta mugabo ufite ahubwo uryaga n'abagabo b'abandi burya Imana ikunda wemeye ko we uri umunyamakosa iyo uciye mu gufuka bari kuri umunyabyaha none guhereza n'umuhamagaro ariko ukaba usiganya urugero rwo kugira ubuzima bwawe hari rero uhura ubuzima bwawe n'abigisha bakwigisha abavuga ko ibyo uri kuvuga kandi tubona ko turikizo kandi tubona bari igihe uzuka mu icupa ngo rwose ugasanga bitari kukugora hari bisoma kwe gusa ngo Imana mbabarira mpe kuri akagayoga ngira abantu kuva kuzoranya nyingo kuba biragoye ibyo nabwiraga Imana nzabwira abantu kure ko busamanye kwikinisha kora za porogarafi nanjye ngira Imana ngo kubikitegezo mu rubyiruko kuko nyine nanze kwishusha
kwishushanya bituma Imana impereza antibiyotike n'ubutumwa buzaderivura abandi kuko iyo ubanze kube kwishushanya Imana iguhereza ubuzima bw'umuhamagaro hari n'igihe mbere ko unageragezwa ngo ugwe mu mitego imwe irebe yuko niba wishaka kuba ubuzima bwo kwishushanya ni nabwo Imana ngo nzagukorera n'ishushanya ndashaka umbore kwikinisha yo kura porogarafi imaze kumbohora intuma mu bandi ubu ngubu iyo mbwira abantu David babwira mfite confidence habamo ntuzongere kubivuga Dibi umunsi uramutse ubiguyemo n'uramutse ubiguyemo ntabwo nabyishimira kuko naba nahaye Satani umwanya ntabwo ngo uramutse ufunguye robine amazi yameneka rero ndamutse ndangaye nga Satani umwanya nzaba ntabaye maso ikizaba ntasenze neza rero nkwiye kuba maso ngasenga kugira ngo ntagwa mu moshya ubwo ko amosha kuyagwamo biracyashoboka utabaye maso kandi utanatsinda urumva ko hari abantu batinya kuvuga ukuri ngo uko ashobora kubisubiramo kuko bataragira ko batagufite ni ukuvuga ngo ntabwo bari bizera yuko cya kintu bakire umuntu kuba yakanga gutanga ubuhamya yuko ari umusambi urumva ni ukuvuga ngo igituma yanga gutanga ubwo buhamya n'ubundi already aracyatekereza ko yanabisubiramo nuko yanabisubiramo ubivuze neza ko niko kuri uko umuntu aramba mbwiye ngo ndeke kubivuga cyo ko hari ukuntu byari bukubitse ahantu aravuga didavuze nkaho arakiri umusore ntabwo umusore akaba avuga ubuhamya nk'ubwo kuko biracyashoboka kubikinisha ube kugera ngo mbese ntibishoboka ariko ni nko kuvuga ngo kubohoka kwa Didier ntabwo mbyenda ntabwo urabohoka bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo uyu muntu arahangayitse we yananiwe kubireka agira ngo n'abandi nabo barananiwe niba umuntu akubwira ngo yagire ubuntu agoye na solution n'uburyo yabohoye none Imana ikubwiye ngo biri muri Matayo 26 umurongo wa 41 ni Yesu wabwiye abigishwa be ngo mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu moshya iri jambo risobanura ngo kugwa mu moshya birashoboka kandi bishobokera nde umunyamwuka cyane rwose Abagalatiya 6 umurongo wa 1 haravuga ngo nyene so nyadukwaho n'icyaha mwebwe abo mwuka nagavuze mwebwe abapagani mwebwe abo mwuka umugaruzo uwo muntu umwuka w'ubugwaneza ariko namwe mube maso birinda kugira nabo ngo mutagwa mu moshya nkawe bari kubwira ngo uwaguye mu moshya ntabwo ari upagani yari umunyamwuka ariko yagaragaje kuba uwa kamere ntiyabaye maso bishobora kuba yaraseze kuko icyatsi bavuga ngo mube maso namwe mwina kugira ngo mutagwa mu moshya amagambo ari Abagalatiya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 hagaragaza yuko umuntu ajya gasenga ariko icyo yavuze ni kuba maso niyo mpamvu yasoze ngo mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu ubwo nuba maso ukabura gusenga uzagira intege nkeya hanyuma ugwe mu cyaha ukireba ko wakiguyemo ibyo ngibyo cyari bigiye kubaho ibaze ko iri jambo nahawe hari igihe ngiye mu ntege nkeya nkavuga Mana hano ndamasenga ntabwo koze isoni kandi mwumva ijambo ni ukuri ntabwo ibindi ntabwo nkwiye kubikora mwumva kamere igize imbaraga mwumva umubiri uhindutse ukundi kuntu ngeragezwa none nakoze Imana isoni iyo rero mbibonye hano rero mpita ko ntabwo ikibazo ari ukuba maso kuko kumenya yuko nshobora kugwa ni ikimenyetso kigaragaza yuko mfite itoroshi ireba yuko hari umwobo nagwamo ni amaso ijambo ry'Imana nitabaze rero nkamita mbona yuko nkeneye amasengesho ni peteroli ishira mu tadowa kugira ngo urumuri rwake neza rero mitabaze rero hangago nkeneye amasengesho ngo Mana hano ntabwo ukoze isoni nyongera agateke kuko Yesu avuga ngo data niba bishoboka cyo gikomeye sinywere ariko niba uko bishaka kubera ubushake bwa se yohereza amareka mwongera imbaraga Yesu bamwongereye nizo kugira ngo yihangane urupfu rwo ku musaraba rero mu bintu bidusaba dusenga atari uko twabuze kuba maso uburyo umuntu uri maso niwe usenga ubundi niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana umuntu uribuze bizamugora gusenga nk'uko Imana ishaka kuko mu bintu bindindi ubuhamya Didier suko nagiye mu ntege nkeya nk'abandi ariko ibigusha banarize ntabigwamo kubera iki rero ko ntinya kugwa iyo umuntu atinya kugwa rero aririnda icyo ni icyambere cya kabiri arasenga ukirinda kujya mu mwanya wajya gukoza Imana isoni kuko mbwira Imana ngo ndashaka kuba mu buzima kubahisha ibi ndi kuko iki nitangaho urugero kuko biri uburyo mbaye ko ufite kumwe mu mugabane w'ibyo nagiye mpaka ngo wumve nimugera mu ngingo zimeze kuri uzagira ngo bagushishana hari n'igihe ushobora no kubura amaso cyangwa amasengesho akaba make ukakora icyo ukakigwamo kandi utari ugishaka hano no bivuga ngo mwebwe ab'umwuka mwene so nagwa mu cyaha mu mugaruzo umwuka wo bugwa neza mutamuca urubanza ngo kuba ko kugwa neza n'imbuto y'umwuka we ngo rero kuba umunyamwuka bisobanura ngo ufite imbuto z'umwuka kuba umunyamwuka si so yuko uri umunyempano hari abanyempano ba kamere rwose batoborwa na mwuka bakora ibyaha byose bishoboka kandi bafite impano z'umwuka abo ni abanyempano abanyamwuka ni abera imbuto zikwiriye abihane rero bivuga ngo mwebwe ab'umwuka nimube maso
bivuye ko rero barasenga ariko iyo babuze kuba maso nabo bagwa nkabo biriko tubiye ngo Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconcomera ngo nuko rero mube maso biri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero gatamungwa wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9 ngo tube maso ko Satani azerera nk'intare yivuga ashaka utari maso ngo amuconcomere rero abanyamasengesho ni benshi turabagwisha muri minsi turi abantu baze gusenga barasenga ariko basenga nta buzima basenga nta tabaza nta ijambo n'impamvu rero byaruta ukagira itabaza amasengesho akaba make byaruta kuruta uko wagira menshi ariko nta jambo uko ni ukuri ndetse buriya afite nawe cyo kutubwira ayo yatubwira ariko gato cyane ntugane ku ijambo uvuze njya kubwira ku bantu dukeneye gusenga dukeneye ijambo ry'Imana dukeneye kuramya guhimbaza Imana izo ni intungamubiri 3 dukenera muri twebwe iyo imwe ibuze muri zo hari ikibazo abantu benshi rero niba iki gikomeye cyane kinanije itorero abantu benshi batarahishurirwa ni ukugira umwanya w'ijambo abantu bazi gusenga David nkuko bivuze abantu bazi kujya amasengesho no guhimbaza aho umuntu agenda akajya mu ntuza akajya mu iherero akajya kamara iminsi 3 asenga yahaza wowe nawe umunyamwuka mugenzi uri mwene se ugahita umubonaho ingingo yo kudahinduka akubwira akavuye amasengesho none ugasigara wibaza usanga babaye mubi kurusha ugasanga uyu muntu ari kuba mubi kurushaho kandi watekerezaga yuko ubwo yiherereye asenga hari ibintu byinshi Imana amaze kumukuraho none ugasanga arushaho kuba mubi si uko atazi kuvuga Yesu neza ahubwo imbuto ibyo akora bigakomeza kukwereka uwo ari we ibi nigeze mbabara cyane mu mutima numva nsabye ingize cyifuzo imbere y'Imana ndabwira Imana gusenga kwanjye kwaba gukeye ariko ubwo nasobanukiwe ko ijambo ryawe ari tabaza ko Dawidi niko yavuze muri Zaburi 119:11 ijambo ryawe ryambereye itabaza 119:105 umuntu ari bike umutima ijambo ryawe bike umutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho ni Dawidi yabivuze urabyumva ubwo niribura nukuvuga ngo ijambo iyo ribuze nubwo wasenga gucumura bizoro rero ikibazo dufite sinzi niba wenda se ari uburyo bwo mu mubiri ibintu tukwiye kubibaransinga mu mubiri tukajyayo tugashaka iby'ubuzima busanzwe ariko umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nasanze ari kimwe mu bintu bityaza umukozi w'Imana nasanze ari kimwe mu bintu bimurika amaso y'umwuka akareba kwemeze kubera yuko niba nshobora kumara iminsi 2 nsenga twemeze none nasohoka nkaburaho imbuto ibyansindaga bikongera gukomeza kunsinda ibyaneshaga bikomeza kunesha amasengesho aba riri hano urabona ijambo ry'Imana ni imbuto noneho imbuto iyo iguye mu butaka ikeneye amazi kuyifukirira kugira ngo ibashe kuvayo rero iyo ufite imbuto itari nziza itari ijambo ry'Imana ukazana amasengesho ugafukirira ibimera rero ni ibikurimo kuko Yesu yavuze muri Matayo 12:34 ngo ni gute mwaba babi mwabana b'inzoka muri hakabamo ibyiza ko ibyuzuye umutima by'akanwa katura rero umuntu mwiza ubutunzi bwiza bwo mu mutima we atanga ibyiza bivuye muri we n'umuntu mubi ubutunzi bwo mu bubi bwo mu mutima we ngo atanga ibibi Yesu arimo agaragaza ngo amasengesho nuyakora uzabona yuko uri gufukirira uri kuwotaringa uri kuvomerera imbuto iri muri wowe ubwo rero niba ijambo ry'Imana utarihaye umwanya ngo ribe imbuto mu buzima bwawe nukora amasengesho muri wowe harimo irari ry'ubusambanyi uzasibura mu gusamba kubera ko nyine uvomereye irari niba muri wowe harimo urwango rufite ku muntu ufite irari niba utajyaga urimwereka wajyaga wijijisha uwakoze ishyano wari kuberetse kuyasenga kuko ayo masengesho ari kuvomerera imbuto ikurimo rero niba ushaka kwihana nuvomerera ayo masengesho uzava muri amasengesho ujya kwatura abantu bose wahemukiye ubihanaho bisobanura ngo hari imbuto yo kwihana ari muri wowe ariko kubwo amasengesho ahise avomera ya mbuto itumye uva yo kwaturira bose icyo bita ububyukije umwuka wo kwihana muri wowe ya mbuto yo kwihana yakugezemo ijambo ryakuze ari gusaba kwihana yose n'amasengesho
avomerera ya mbuto. Bivuga ko rero amasengesho ntabwo yakabaye akwiriye umuntu wese utari tari guhindurwa n'ijambo. Nicyo cyatuye Yakobo avuga ngo musenge musabirane muri Yakobo 5:16-18 yaravuze ngo ikiri mwaturirane ibyaha hanyuma mubone gusenga kuko gusenga k'umukiranutsi urumva yuko hano abanza kuvuga baze mwaturane ibyaha musabirane mwikiranura hagati muri mwe numara kwikiranura kuko muri mwakiranutse nyine nuko musenge kuko gusenga k'uwakiranutse k'umukiranutse kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete ubwo ngubwo yavomereye umukiranutsi yavomereye mu masengesho akavomerera ya mbuto ngo izi mbuto zirera zikagabura benshi bari ngo gusenga kugira umumaro mwinshi ariko gusenga kwande k'umukiranutsi ubwo ngubwo k'umunyabyaha naho kugira umumaro mwinshi mu bwami bwa Satani ikuri ko niba amasengesho aza nko kuvomerera imbuto ubwo dukwiye guheza agaciro cyane imbuto ziri muri twe tukigenzura. Ikindi kintu naje kugenzura hari igihe imbuto zo ziri muri twe tutazi ushobora kuba urwaye ufite uburwayi muri wowe butaragira imbaraga ngo bugaragare uzi ko ushobora kwiyiriza ukiva mu byo kurya malariya iri kurimo iyihishe ukahita ivumbuka iyo yarangije ukahita urwara ukayimba burya malariya ibivumbura no mu masengesho utayakora ntabwo abasirikare b'umubiri nari kubananiza ariko ubwo yakoze uturinze malariya nsohoka ndagaragara nuko niba amasengesho avumbura uburwayi bwari buri muri wowe utaruzi bigatuma ujya no kwivuza buriya nibazaga impamvu rimwe n'imwe arijya mu bitayibiri feke mweko nkatamera ngarwara kumba uburwayi babwanyishemo nabwo babuvumbutse ubwo David hano ahakuyemo ishingwa rivuga ngo azirinde gusenga afite ikibazo ku muntu kereka niba uzasenga usaba imbabazi kuko niba udafite gahunda yo kwihana uzaburetse kuhasenga reka tugire abantu bose badukurikira kino kiganiro uwo ari we wese dukurikira kino kiganiro turi batatu ndi kubona Zarisa na David nizibye muri kuvuga niba uri ufite gahunda yo gusenga amasengesho uzabanze wigenzure niba ufitanye umuntu nawe ikibazo na Yesu arabivuze muri Mariko 10:25 ngo nimuhagarara musenga mukivuga ko hari abagiriye nabi ngo mubanze mubabarire ko cyesa ngo tubanze tubabarire ni ukugira ngo gusenga kwacu kugira agaciro ngo nudatanga imbabazi amasengesho ugiye gukora rero araguhindura none sasa umuntu ufunga abandi abo utigeze wabarara igihe wahita Satani bakwibutsa abandi bakiyongera ku madosi ukaba muri kuruta uko waruri ubwo amasengesho iyo uri mwiza guhindura mwiza kurutaho iyo uri mubi aguhindura mubi kurutaho ubwo ngubwo biterwa n'urwego rw'urimo ijambo niba byinshi muri wowe hanyuma ugasenga abo uzavugana nabo bazabakira ubuzima abadayimoni bazagena ubwabo nta utabirukanye bazabumva ijambo rikuvamo gusa ahubwo uyu muntu uri kuvuga tubona afite ubuzima bw'ibyo avuga ari kuvuga umuriro ni ijambo riza ari nk'itabaza uzamurika bari mu mwijima none n'abandi barataheruka gusoma ijambo ry'Imana bari bifuze kumva ijambo rizima nibaryumva bazahita basanga amese ubakanguye uzabasa nk'ubavomereye cyambere uzabavomereye mu ijambo babwiye iki ni misengesho bari barimo uzabasanga amese ugiye kuvumbura ibirimo bibatere guhinduka nicyo gituma ijambo ry'Imana mu bintu Satani arwanya ntarwanya amasengesho nk'uko arwanya ijambo abantu gusenga bonye n'abapagani biborera gusenga ariko ijambo ry'Imana ntabwo ryorohera abantu kuri kure no kuryuma no kuri iyi minota 2 arasohoka ngo umuntu ararambiranye ngo urarangira ryari cyo cy'isaha kugira ngo umuntu azacyumve ariko ashobora kubona waye gusenga amasaha 3 nani stop yahimbaza akabyina Imana ntarushye ariko kumva ikigo cy'isaha akumva ari ikigeragezo David siko bimeze bivuye ko Satani we narwanya ati byahindura iyo mbuto ni kuyakira nijya muri wona akumva amasengesho arahita avumbukana anyiruka niba ikintu cyegera acyo nshaka yagira icyo wongeraho David nanjye reka ngire icyo mvuga ko kuri mutambukije gusa ikintu tubanze kuvugaho ku bantu bazumva ubutumwa kiro kiganiro ejo bundi Imana yarambwiye ngo hari ikintu Imana Satani yibye abarokore ni ikintu gikomeye cyane kandi ngo cyari kibatunze ni nk'uko umuntu yafata akagukuraho ibyo kurya byari bigutunze ikintu Satani yibye abarokore ni ijambo bita kwaturanira ibyaha niko Imana yambwiye umuntu uzumva iki kiganiro aho ari hose tekereza aho usengera baturanira ibyaha cyangwa bageze muri cya gihe bita ngo ni dicto ngo turi muri dicto ngo ntabwo umuntu yari yakomerekeje pasiteri ngo pasiteri yambabaje ngo pasiteri ngo ndakubabare ngo warambabaje ngo wabwiye nabi rero kwatura gutyo ntabwo abantu bakibeza agaciro so impamvu rero batanga ngo nuko ibyo bavuze ngo bagenda
babitwara bakagenda bavuga nyine aho ngaho no Satani yashingiye nyine abiba iryo jambo. So nabikubwiye ni ukuri mu magambo yose muvuze ni meza, n'amagambo y'ubugingo. Nkunda kubwira abantu nkababwira ni mbese byakumarira iki kwitwa umukozi w'Imana ariko ibyo ukora ibyo uvuga bidahuye n'ibyo ukora, ndumva nta kintu byakumarira, kuko n'ubundi n'abatari abakozi b'Imana babaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo abakozi b'Imana ntibagomba kubaho neza, hano hari abantu bariho neza mu buzima bwiza atari n'abakozi b'Imana, ari n'abapagani. So njye nkavuga rero ni reka kwirukanyira kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana utazakora ibyo shobuja guhamagaye ashaka, kuko nimba uvuze ngo ndi umukozi ni ukuvuga ngo hari ugukoresha. Rero nawe banza ubitekerezo ufite umukozi mu rugo iwawe ariko umukozi mu rugo atakumvira, we shobuja wabyumva ute? nta nubwo wanamwirata mu bakozi. Mbese no kumuhemba wamuhemba? Umukozi utakumvira wamusize mu rugo, uwo mubwire usange mu nzu watunganyije watetse ibyo kurya biri tayari, ugiye usanga nese igihe ntabwo bari bayishyiraho. So kwezi niko kujyaza avuga ngo mpembe basa wayamuha. So ikintu ushaka kubwira abakozi b'Imana, iyo tuvuga ku bakozi b'Imana ntabwo ngo twavuze ibindi byo tuvuga, hari byinshi twakabaye tuvuga, ariko twebwe tugomba kuba ku bakozi b'Imana kubera ko nibo Imana yadushyiriyeho, nka ba commanders nibo bakomandinze, bari bafite ibibinja ibyo bakomandinga, ibibina bakomandinga. So ikibina cyawe komandinga rero ugomba kwitwara neza, ukereka uriya wagutumye yuko ushoboye. Ikintu nshaka kuvuga ku bakozi b'Imana, iyo werekanye yuko udashoboye uwagutumye azagukura ku idaro uriho akumanure hasi cyangwa gusimbuza undi ubikora, kuko ntacyo ushoboye nyine. So rero nicyo navuga ku bakozi b'Imana, ntabwo tubibasira kuko hari ibyo tureba ukavuga ati uyu muntu ntabwo akaba yakora kuriya, akaba yakora gutya na gutya. So rero icyo nicyo gikuru kigomba gukorwa, nta kindi. Kubanza kwimenya we ku giti cyawe, ukamenya ukuntu wahamagawe, sibyo? Nigeze mbwira abantu babwira ni mbese kambabazi abantu bose tureba, njya nkunda gutanga nk'urugero rw'abantu runaka wenda ukumva ngo nk'ababugingo bano bavuga bazana abantu, ariko kambabazi uriya muntu uvuga kuriya igihe yabatizwaga yakira Yesu Kristo nk'umukiza we, ni kuriya yahamagawe neze, kuki atakomeje se ngo agendere muri iyo ntuza muri uwo murongo kuki yaje guhindukana? So icyo nacyo kikaba ari ikibazo hagati yacu. Ubundi ntabwo ugomba guhinduka ngo uve ku mukunuza y'umuhamagaro uburyo wahamagawemo, reka kwitwara ngo maze gukura muri Yesu ntabwo ukura guhari. Twese duhora turi abana, twese turi abana, bakundwa turi abana b'iki? Umwana ni ukuvuga ngo iyo uri umwana ni ukuvuga ngo iso cyangwa nyoko niwo kumenyera nyine icyo ugomba nawe umenya urwego ugeze. Reka kwihinda umukuru ngo barango njye narakuze ngo ayo nakoze. Niba yarakuze akwiye kubera nka Kristo. Niba twese turasaba kugera ku rugero rwa Kristo. Nukura nk'isabune ugenda uyonga ntuzabwe ngo warakuze, kuko wakoreshejwe cyane nk'isabune. Isabune yakoreshwa cyane ikayonga, rero ntuzabwe ngo urakuze. So ikindi nshaka kugira ngo nongereho kujya ngicyo, ni umushimire Data Diane, hari ijambo yavuze kandi numva rirambabaje, akavuga ngo Didier ngo yitwara ngo nka bishop cyangwa se umuntu ahugura abandi cyane. None se icyo nshaka kubaza abantu, nimba Didier yitwara nka bishop mwebwe mutwara mute? Mbese wowe ko wita bishop wayibonye, wagiye mu ijuru ayisoromayo umanukana ntayo uwo bishop? Rimwe na rimwe ari ibintu ngenge nkunda ntajya nemera mu buzima bwanjye, sinjya nemera ikintu bita amatitire. Ntabwo ngewe ndi ikindi kintu nta buzima bwa titire. Ya titire ntabwo ngewe ibyo ukora nabyo bikwemeza iyo titire. Nubwo waba ubikora nta kintu, wowe banza wibaza impamvu wihindiye iyo titire, kuko ndashaka kugira ngo mbabwize ukuri, iyi Mana twakurikiye ni Imana y'inyabwenge, ni Imana udashobora gufera cyangwa se kubuzabuza.
aricyo nabonye mu bantu abantu bafite ikibazo cyo gushaka kubuzabuza Imana kuyijijisha muri make kuyijijisha rero Imana ntabwo ushaka kuyijijisha irakwihorera aho ibigutegera hazi so icyo nshaka kubwira abantu nshaka kubabwira ngo nigeze mbwira ndababwira nti ugasanga umuntu ngo njyewe nasutswe amavuta Yesu bagusita amavuta byanze na Bibiliya bivuga ko amavuta kera ba Samweli bimikishijwe amavuta nibyo mu isezerano rya kera ariko ndashaka abantu umuntu uzanzanira umurongo uri mu isezerano rishyashya intumwa bazisuka amavuta aho mu isezerano rishyashya kuva muri Matayo kugera mu byahishuwe umuntu uzanyereka intumwa Yesu ahamagara intumwa akazisuka amavuta cyangwa se intumwa bazanira ngewe umuntu uzahanyereka nzemera ko nsinzwe n'urubanza mpfukame hasi Imana imbabazi kuko nzaba ndiho umwuka w'ubuhakanyi so rero bene data bareke kwitwaza ngo ngewe nasutsweho amavuta ubundi amavuta kera bayasukaga ku batambyi bakayasuka no ku bandi so rero igihe turimo bagiye kujya mu nshingano no gusimbura abandi bayirize yasutswe amavuta nk'umusimbu rero ntabwo yayasutsweho so ngewe rero icyo nshaka kubwira abantu ndashaka kubahugura bave mu mikino bakina n'ubuzima bwabo kuko ibi ngibi turimo urakina n'ubuzima bwawe urimo urakinisha gufata ku mashanyarazi kandi ufata ku mashanyarazi arakwica turagendana twari turimo tuvuga ku buzima bw'icyaha njyewe gukizwa kwawe mu buzima bw'ibyaha kuba mu muhamagaro njyewe gukizwa kwawe Evariste gukizwa kwawe nta nyungu mbifitemo Didier gukizwa nta nyungu mbifitemo ntabwo uzakizwa ngo ngende njye hari banyubakira inzu ngo kubera ko Didier yakijijwe gukizwa bifasha wowe uri mu isi ndetse uvuyemo turagendana neza icyo nzi neza nzi ko nta muntu ukunda umukobwa w'indaya wigurisha arakuyihaniza nta muntu wajya gushaka umugore ngo ajye kwaniza ajye gushaka indaya ni ukuvuga ngo umuntu wese yifuza icyiza kandi ikintu cyose cyiza kirakorererwa turagendana neza nta kintu cyiza gihererwa ubusa kirakorererwa nimba uzi yuko udashobora gushaka umugore w'indaya wigurisha hariya reka kugenda usambana turagendana neza kandi ushaka umugore gusa nimba ushaka gusambana nyine nibyo wahisemo ariko ushaka indaya n'ubundi kuko n'ubundi murasa n'ubundi nayo isanzwe ni kimwe kuri kimwe urumva ariko bareke kuza kwihindura marayika ugasanga umuntu yambaye ikote rya marayika ariko ari ikindi kintu haleluya nshuti bene data icyo nicyo kibazo itorero rifite itorero rifite ikibazo cy'uko ryananiwe kwisobanukirwa itorero ninde itorero ntabwo ari insengero zanyu bashyizeho amabati cyangwa se mwubakishije ntabwo ari amatorero itorero ni wowe muntu haleluya itorero ni wowe Kristo uzumva iyi message cyangwa se ubutumwa ni wowe ku giti cyawe urugero rw'Imana ni wowe itorero rya Kristo nibyo azazamura ntabwo azazamura yes hari ikindi kintu ushaka kuvugaho ntagiye kure ikindi nshaka kuvugaho ni ndimo ngana nimugorana na madamu wazanye ni kuki abantu basigaye bakora kurusede nabwo ni ubungura ushyizeho igiterane hariya ukagishyira avuga amagambo y'ubugingo yo kugira ngo abantu bihane no kwigisha abantu gutinya Imana nzi neza ko nta muntu waguha igihe cye barangwa ngabo ni babandi ariko shyiraho kurusede abantu barabona ibitangaza ukubita abantu hasi uhuha abantu bakagwa hasi ndakurahiye Kampala yose iraguteranira baraza kuboneka ariko muri ibi bintu rubabwire nta na kimwe kiri bubafashe haleluya naho ndimo numva ejo bundi ahangaha ba Pastor Bugingo barimo birata ngo abantu benshi ngo bakiriye Yesu nk'umukiza wabo
ngo batuje abantu benshi agakiza. Nibaza ikibazo, none se ubwo nimba baba batuje agakiza bari hehe? Yes, waba batuje abantu 100 ariko se abantu 100 watuje agakiza bari hehe? Mbese wabakurikiranye umenya yuko koko ari byo. Hari uko turagakiza gusoza umuhango, uko turagakiza ushaka ubugingo buhoraho. Rero nta muntu wamubwira no kuvuga ngo aba bantu watuje agakiza kwanza daboro bagomba kubanza kurebera kuri wowe yuko ibyo babwiye kuko ari ukuri. Hari abantu baza mu nsengero baje gukora amagwamaneko. Mutagira ngo ari abantu bose baje mu nsengero baje gusenga, baje gukora ubwamaneko, aje kureba none se aba bantu koko ibyo bavuga niko bimeze koko. Haleluya. Iyo baje bagasanga rero ibyo muvuga atari ko bimeze, iyo basohotse ntago bagaruka, kandi iyo batagarutse hari abandi babwira ati hari ahantu muri yageyo. So itorero tugomba kubanza kwireba tukisuzuma, twamara kwisuzuma tukamenya icyo tugomba gukora. Njyamo nkabwira nti tureke kugenda nk'impumyi cyangwa se tureke kugenda nk'inyamaswa. Banza urebe ikibazo, nimba ikintu kije banza igitekerezo kuki ikintu kije, ushake impamvu kije. Numara kubona impamvu kije uzamenya n'impamvu ugomba kugikemura. Haleluya. Ugasanga ino minsi abantu bavuga kusambanyi, amagambo, ubuyayi, ubucakura mu itorero rya Kristo no kurogana. Urumva kuki nimba koko ari ukuri waratuye agakiza, ukatura uburokozi, ukavuga yuko uri umugenzi ujya mu ijuru, uratekereza yuko Imana ifite ijuru ry'abasambanyi? Tuvugisha ukuri. Uratekereza yuko Imana ifite ijuru ry'abarozi? None se uburozi bwawe wicaranye mu itorero urimo urabujyana he? Urimo urajyana heye uburozi bwawe wicaranye mu itorero? Ari ikibazo. None se uracyafite ibyiringiro yuko uzongera kumva ubutumwa buguhindura? Oya. None se urwana bwumva ushaka se guhinduka byo kura kurumva nta mahirwe ufite, kuko already wamaze kumva ukuri. Umaze kumva ukuri urakwizera. Umaze kwizera ukuri uravuga uti nari umurozi, none urozi ngize ibiki? Ndabiretse. None se ubu burozi bwavuye he? Haleluya. Ngo ni intege nkeya zigusubiza kujya kwica abantu. So ikintu nshaka kubwira abantu tujye gukinisha ubugingo ni ikintu gihenze. Nk'uko umuganda yavuze ngo uburamubuye bugabwa, ni ukuvuga ngo ubugingo ni ikintu gihenze, twakabaye tubukorera rero, ariko nitubutesha agaciro nyine uzabutaye agaciro, kuko Imana Yesu azagaruka, kandi ubwo azagaruka nta kintu kizashimishije, ntabwo azabaje gucungura abantu. Icyo gucungura cyararangiye, yamaze kutugura, azabaje gutwara abo yacunguye, azabaje gutwara itorero. Mu itorero azatwara ntabwo azatwara wowe wikoreye uburozi mu ako kavuga cyane bakumva. Mu itorero Kristo azatwara ntabwo azaza gutwara wowe wikoreye uburozi mu nzu ye mu rusengero. Ntabwo azatwara abasambanyi bari ntabwo mu itorero azatwara, azaza kwikorera wowe wirirwa ubeshya abantu batekera imitwe. Wikuremo rwose hakiri kare, utiriwe unaruhanya, utanasesa imigeri. Cyokora nimba waraje mu itorero waraje kweskora abantu no kubiba, nyine komeza wibe, umunsi bagufashe nyine bazakubita agatayimbwa ku mutwe cyangwa se bakubita inyundo, kuko abagana niko bakora. Iyo bafashe umujura bahita bamurangiriza, iyo bagutwara kuri polisi baramwirangira. Ariko abantu bamenyera Imana. Nimba wiba hari agasimu hara mu mujyi bagahita bagutwika, ariko ukiba abantu miliyoni na miliyoni na miliyoni, Imana ikakwihanganira wambaye ishusho yo kwera, ugahakana imbaraga zawe. Imana ikakwihanganira. Umuntu yibye agasimu kahari k'imitwaro 5 bakamwica, ariko wowe uri mu nzu y'Imana wiye kubwira abantu utwikisha amapine mu baganda batwikisha, wiye kubwira abantu ngo Imana irambwiye ngo kiriya kibazo kiriho ngo nutazana miliyoni 2 ngo nyine ngo nta kuvaho.
unyura gusengera uruvohoke nta wundi wagusengera kandi hariya mu mujyi umwana yijyaga telefoni k'imitwaro 5 yashaka no kugira ngo arebe ko yanaramuka baramufasha bahita bamwotsa ariko uri no kunyakura agasimu iyo revo wayivuyeho ahubwo wageze ku bwesikoro wowe yibaga tubu wageze ku bwesikoro kandi ukiba mu izina ry'Imana kandi ukiba mu izina ry'Imana ariko Imana yacyakwihanganiye iyo ntabwo igushyizeho ibitwira ngo ikoce ahubwo ikigutegereje no kugira ngo urebe ko wihana so bene data ntabwo mu itorero iyo tuvuga gutya tuba tubateguriza tuba tuvuza impanda ngo nimwiteguriye Yesu itagiye kugaruka kandi ubwo azagaruka nta yandi mahirwe uzaba ufite yo kuvuga ngo kuko nta second chance zaba ngo Yesu ndazagaruka azaza nyuma yongera agaruke ihari ubu ngubu ari kumva buno butumwa ihane ubu ngubu uhinduke ureke kundeba nk'ikibazo njyewe ntabwo ndi ikibazo kuko nta nubwo nanze ntuzi iyo nanavuye twahuriye mu nzu y'Imana duhujwe n'amaraso ya Yesu Kristo reka dukundane kuko n'amaraso ya Kristo niyo yaduhuje haleluya dusaba no gukunda reka kundeba nk'ikibazo reka guhinduka nk'ikibazo utangiye kundeba ngo uriya runaka ngo hehehehe icyo ngicyo ntabwo bigomba kugufasha ahubwo ikigomba kugufasha wowe wirebe ku giti cyawe numara kwireba ubita itara imurikira abandi kugira ngo abantu bose baze bagusanga bashaka umucyo muri Kristo muri wowe nk'uko isenene iyo wacanye itara ziza zishaka ryatara zigateranira zikagwa ku ibati rijya mu ibati so natwe rero tugomba kuba umucyo uko isenene tuzizanira Kristo umuntu ntabwo ushaka mu usambanya buvuze twita ariko Evariste nubwo ntakorana nawe ariko hari namutangira ubuhamya haleluya ntabwo ushaka gushimisha abantu bose buriya niwibeshya ko uzashimwa n'abantu bose ntabwo byakunda ntabwo uzashimisha abantu bose ni ukuvuga ngo ariko nubwo ntabashimisha kunezeza Imana reka njyewe mbitara unshakemo ikintu cyatuma undega kikubure nk'uko Daniel bamushatsemo nicyo dukwiye nk'uko Daniel bamushatsemo amakosa bakayabona bashakira ku Mana Daniel twamurega iki cyatuma atabwa mu rwobo rw'intare ariko bataha mureke tumushakire amakosa ku Mana aho ngaho rero udirinze n'Imana ntabwo kidirinze nabi ibyinjiramo ubwo ndimo ndasubiza n'abavuga ngo didiye ngo yihindura bishop ariko bishop binavuga neza ko atavuga ibintu byavuga ibintu n'ibyavuga ntibimuhindura bishop bimuhindura umwana w'umukozi w'Imana wo kwizera ibyo avuga bimwerekana ko umwizera ntabwo nubwo kwitwa bishop byagiye icyo bimumarira ariko reka mbabwire ikindi nanone nshaka kubabwira ifatanye n'abavuga ubutumwa avuga ngo bavugira Imana ikintu cya mbere na mbere banza wibaze wahamagawe nande ninde waguhamagaye mbese wahamagawe ute haleluya wahamagawe ute mbese uhamagara kuko n'uwawe kuko hari abantu bazi kuvuga neza nshuti yanjye umuntu agasanga azi kuvuga neza uranyumva neza igihe cyose avuze ibintu ukumva biraryohereye nubwo yaba atari n'ijambo ry'Imana avuga ibyo twumva usanga abantu barashaka kumutega amatwi ngo bamwumve ubu nawe yavuga ijambo ry'Imana yabwiriza mbese uwo muhamagara ufite kuko kuvuga ni impano ye ni intoza so mureke kwitiranya ibintu rero ngo muvuge ngo ugasanga ngo kuko runaka bavuga neza ijambo ry'Imana njyewe ntabwo ndeba ngo uvuga neza ijambo ry'Imana ahubwo njyewe ndeba icyo uri cyo ubuzima bw'ibyo uvuga imbuto icyo uri cyo ijambo ry'Imana kandi nshaka kunyambabwira ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba Dawidi nabivuzeho ngo hahirwa umuntu utagendana n'abakobanyi iri jambo ndashaka imigambi y'ababisha n'abakobanyi iri jambo ndashaka kurenga ijambo turitekerezo neza hahirwa umuntu utagendana n'abakobanyi abakobanyi ni iki abakobanyi ubone nyine abaturusuburi turigendemo gake abakobanyi ndashaka tugendemo gakeya ibintu byose twari neza kugira ngo tubashe abantu babashe kwiga kandi bamenye abakobanyi ni iki
icya mbere twiyumvisha ko nuko ari abantu batubaha imana nshaka kubanza reka abanza basomeye igice cya mbere zaburi ya mbere hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi warahirwa icya kabiri ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha cya gatatu ntiyicarane n'abakobanyi ngo hahirwa umuntu ugira iki udakurikiza imigambi y'ababi ubwo ajya yumva bakayimubwira ariko ntayikurikize imigambi y'ababi ikindi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ubwo ngubwo hari inzira ahagararamo itandukanye n'iy'abanyabyaha reka mbabaze ngiye kubabaza ikibazo kimwe inzira y'abanyabyaha wampa nk'urugero n'inini Bibiliya ivuga ndaguhereza urugero no mu bwawe n'umuntu uza mu myumvire yawe umuntu akubwiye ngo inzira y'abanyabyaha mbese inzira y'abanyabyaha ikagiye mvuga uko mbyumva ni abahuje inama yo gukora ibibi ni abahuje inama yo gukora ibitubahisha imana ni ababa nizo zivuga ngo reka tubikure mu ntuza mu buryo bwa Bibiliya tubishyire mu buryo bwacu bwa buri muntu mu buryo bwacu bwa buri muntu inzira y'abanyabyaha ni ugukora ibibi inzira yo gukora ibibi niyo nzira y'abanyabyaha nawe niko byumva reka mbunganire inzira y'umunyabyaha ni nk'uko naza nkakubwira ngo urabizi igihe nabonye Mr. Kamari iyo avuye gucuruza isaha imucyura ni saa moya urumva rero ngwino dukure umugambi tuzamutege urumva tugende tumwambure ariya mafaranga yes ahangaha harimo kugambana ariko urede twamaze kwicara mu nzira y'iki twamaze kuhagarara muri iyi nzira y'abanyabyaha turagendera neza noneho Bibiliya ahangaha ishaka ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi udahagarara mu nzira z'abanyabyaha urede urampamagaye nze mpagarare mu nzira nawe y'ibyaha duhuze inzira noneho rero birangiye rambwiye ngo iyi nzira sinyihagararemo sinkwemerere ko uyu mugambi tugira ibiki tuwukurikize kuko hano yumvisha umugambi bari umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ikindi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha inzira y'abanyabyaha isohorezwamo imigambi y'ababi iyi nzira ahangaha muri iyi nzira so hamanuka hepfo twumve ngo ntiyicarane n'abakobanyi icyo nicyo nshaka kugira ngo babwire abakristo benshi ikintu cyatunaniye ni ibintu bibiri kuba iyi nzira y'abanyabyaha iyi ngiyi urumva rimwe na rimwe umuntu akakuzanira diro ukareba iyo diro akuzaniye akavuga ati diro cyari ikibazo kumva harimo inyungu zawe kandi ukaba uzi ko atari gasa y'indi ubona ya Land Road nta kibazo kandi ukaba uzi ko mugiye kuriganya kandi mugiye kubeshya ugasanga impanzi na bide n'abana bigiye mpangire Evariste mpangire ubuhanuzi tumubwire ko Imana igiye gukora tumuvane amafaranga iyi nzira tumaze guhagaramo ni iyande y'abanyabyaha kandi dukurikije imigambi y'ababi tukaza tukesukora Evariste tukamukuraho amafaranga twamaze bakora muri minisitiri hepfo yawe ngo ntiyicane n'abakobanyi kwicaranya n'abakobanyi reka mbabaze kwicara n'abakobanyi wadusanga gute muntu kuko buriya hari igihe twigisha ijambo abantu bakeneye kwiga bakeneye gusobanukirwa kuko Yesu yarigishaga kandi akanasobanura haleluya kwicarana n'abakobanyi kamisoreje ko byumva ubundi abakobanyi ni ijambo cy'Ikinyarwanda rikomeye ariko rino inshinga bita gukobana rero gukobana cyangwa se kwicarana n'abakobanyi urumva mbese twavuga muri urugero kwicara nk'ubu hari buriya umuntu umukobanyi mu buryo mbyumvamo kamujyana n'umuntu mbese ushaka impamvu kuri kanaka yamuvuga abakobanyi badashaka amahoro baticwa n'amahoro bicazwa no gushaka kwanduranya kanyivuge mu buryo bwiza abanduranya bakimenye abakobanyi mbese abantu bahora batekereza nabi bagambiriye ibibi nko kwiyenza webare abantu biyenza ku bandi nibwo buryo twasobanukira ibintu bita gukobana uvuga ngo ni ugushaka n'abantu bafite imigambi mibi kwiyenza mbese
kugira impamvu mbi zo kugambira gukora ibibi yabakobanya kwanduranya ntange urugero kuri Yesu ari ku musaraba bari abafarisayo n'abasadukayi bari mu gukoba kandi ibyo bagiye bamukobaho bavugaga ibintu by'ukuri ko wakijije abandi yakwikiza bamukoba ko aho wakijije abandi ko ushaka ko rero ngo dore wakijije uwavutse ari impumyi kubera iki niba warakije abandi kuko utakwikura ku musaraba ni nko kuvuga ngo wakije abandi niba atari ibikabyo niba atari ukutubeshya nawe wikize ni nko kuvuga ngo uwe nicyo bita gukoba noneho ubutegetsi ari ku musaraba cyangwa ngo uburyo wakizaga n'abandi wamugani nk'uko bari kugukoba niba warakije abandi wakwikije natwe ukadukiza ukadukura ku musaraba kuko kino gisambo kindi kiri gufasha bariya gukoba Yesu bandi magambo ni ukumukina no kumubyimba uriya mugenzi utaremeye kwicarana kuko bose bari hamwe kiriya cyakiriye Yesu cyahise gicyaha mugenzi wacu ubu ni ukubaha Imana ntuyubaha kuko turazira ibyo twakoze kuko kino cyo cyakiriye Kristo cyanze gukoba Yesu mu bakobanyi cyumvisha uburyo bari kumukoba ariko cyo cyanga kumukoba cyangwa tuba turazira ibyo twakoze ariko uko n'ubu ibyo ari kumuvuga ko we ntabyo bamuziza be kuko ubwo babuze uko bamuvuga nabi kuko umva ko babuze uburyo bamuvuga nabi bari kumuvugira mu kibazo cyarimo ngo nk'uko umuntu avuga ngo nk'uko nyine wa mugani wumvisha hari umvugira ngo Didier atwara umwanya ari kwigisha uramubaza se none nta bintu wumvisha nibura bigufashije yavuze abura ibyo akubwira uwo niwo bita umukoba nta n'ikimufashije nibura kubwira ngo iki cyaramufashije wakubwira ngo ni icyo gutwara umwanya iyo ngiyo ni idosiye avugiraho ariko ntiyanabona nibura ngo atinda ari kuvuga ubutumwa bwiza n'ubu ahantu ikibazo cyo bita gukoba rero byaruta ukanga umuntu numvisha avuga Imana neza ibintu bitamfashije ni ubuhamya bwe butari bwiza ku kintu nk'iki ariko nkunda ijambo rimuri bo riranyubaka hanyuma rero ihanga rero biriya bwo bitakureba atari umwanya waba yariye abashaka kuba abandi wowe ufashwe n'ibikubaka hariya rero ukabukosoye icyitwa umukobanyi icyo bita rero ko hano wicarana n'abakobanyi mani magambo ushigikiye gukoba k'uwo muntu mani magambo ntacyo ari kugufasha n'ibyakagufashije ntubihereze agaciro ahubwo ureba ibitagufashije kumva yuko rero yahinduka idosiye yo kuvugaho uba ubaye mukobanyi ikindi nakongera ubundi ni ukuvuga ngo gukobana mu kinyarwanda cyiza cy'iwacu ni ugukena umuntu gukina ku mubyimba gukina ku mubyimba byose mu cyongereza muri jambo neza tumoke ndashaka kugira ngo ndase ku ntego kiri jambo nzizanye ni gukora kuri jambo abantu benshi birananiye twebwe Kristo yavuze ngo tunarebe no ku minota n'isaha imwe na 20 tureka tujye kurangiza jambo y'Imana avuga ngo muri umunyu ni ukuvuga ngo umunyu uryoshye kurya urumva bene data mureke mbabwire nimba abantu bana nabo utari umunyu muri nta juru uzabona nta juru ufite muranyumva neza kumva ko umunyu abantu bazajya baza bagashyira mu byo kurya bakarya haleluya reka kuba igikakarubamba kuko ntawe uzakuryaho haleluya iri jambo ry'Imana rikongera kavuga ngo muri umucyo w'isi ni ukuvuga ngo abantu bashaka ahari umucyo nta muntu yishimira kuba mu mwijima bene data haleluya abanyabyaha nyine ariko twebwe turi iki turaba umucyo ariko nubwo abanyabyaha bo bishimira kuba muntu naho guhandema ndavuga mu buryo fizikale nta muntu wishimira kuba mu mwijima abantu bose bashaka ko mu matara ahantu haka neza hari ubutara bugize ibiki niba abantu bose niko bishimira nibyo baba bifuza ndetse burya iyo umuntu amaze no kuzamuka mu ntera amaze gukira nyine agomba kugira ubutara bwiza mu nzu ye rwo haka neza so nicyo Yesu ashaka kuvuga rero yuko turi umucyo w'isi ni ukuvuga ngo abantu bose bagomba kuba batureba aho ugenda hose menya yuko uri umucyo w'isi mu kazi aho uri menya yuko abantu bakureba nk'umucyo w'isi mu mivugire yawe mu mitekerereze yawe haleluya ariko tureke kureba ngo buriya ngo nakijijwe ndi hariya ngo ngeze aha ngaha ugasanga umuntu wakijijwe
nabonye abantu basigaye bamenyera n'Imana, umuntu akaza mu nzu y'Imana yambaye ubusa byo kwerekana ubwambure bwawe ninde ukeneye kukureba. Ndashaka kubabwira Imana yigeze kuma kuyishurwa ry'imyambarire, nanimbwira ko uzahinguka imbere ya Yesu akakwereka abantu wasambanye nabo, nawe ukikanga nta n'uwigeze anagukora ku mubiri bitewe no kwambara nabi, bitewe no kwambara nabi. Dore impamvu wowe umudamu ugomba kwambara neza, ugomba guhisha umubiri wawe, kuko umubiri wawe ukurura amaso y'abantu kurarikira, bigatuma bakurarikira. Kuko ejo umwana w'umusore Bibiliya y'amaduha ubuhamya tubwira ukuntu Imana yamukijije icyaha cyo kwikinisha. Umwana w'umusore azakureba ikibero cyawe, arebe imikurire, uburyo wambaye ubusa, namara kugera mu nzu atangira gusambanira nawe. Iyo ngiyo ntabwo asambanya nawe mu buryo bw'umubiri, asambanya nawe mu buryo mu bitekerezo. Haleluya. kandi gusambana, umuntu asambanira mu mubiri, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byaha byose Imana yanga urunuka ni icyaha gikorerwa imbere y'umubiri, imbere mu mubiri, nta kintu ubusambanyi. So bene data, abazumva ubu butumwa, mugerageze kwambara neza, mugerageze igitsina gore mwambare neza, bareke kogira. Yesu areke kuzabazanira amadosiye y'abantu mwasambanye nabo batarigeze banaryamana namwe, bizaba ari agahinda. Usange warasambanye n'umuntu uri muri Nigeria cyangwa se umuntu uri muri hehe kubera amafoto upostinga ku ntuza kuri stati zawe cyangwa se Facebook zawe, usange wasambanye n'abantu bo mutaziranye, bizagutera agahinda, uvuga ati ku Mana urandenganya, ntabwo nasambanye. Wasambanye n'abantu mu buryo bw'umwuka, ushaka ko bakurira rero abakora gusambanya, ntabwo ari abandi bakurira uretse abagusambanye. So ni icyo nicyo jambo nejyamo impuguro inyuzemo kugira ngo dukorere ubugingo bwacu. Icyo bari tarashaka kongeraho, icyo nashaka kuvuga, ndifuza ko tugana ku musozo kwa dutwaye iminota ihagije, tutaza mbese twiyibutsa iri jambo cyangwa se iki kiganiro twagiranye. Navuga ko twakita kugira ngo kiveyo neza n'umuntu uzacyumva azamenye icyo twari turimo cyangwa se icyo twari tugamije. Icyo twari tugamije rero nakita cyangwa se nabonera iki kiganiro, nuko dukwiye gusa, nuko dukwiye kuba icyitegererezo. Siko bimeze? Tuba icyitegererezo cy'abizera, abizeye Kristo Yesu. Tuba icyitegererezo, ni ukuvuga ngo ubutumwa buratwigisha cyangwa se insanganyamatsiko y'ubu butumwa itubere twebwe abakiriye Kristo nk'aho n'umukiza, tube icyitegererezo, duhamye uwo twemeye. Yesu nashimwe. Muri za ngingo 5 umukozi w'Imana Didier yatubwiye, mu myitwarire yacu, ko bimeze, mu mivugire, mu rukundo, mu kwizera, no mu gutunga umutima uboneye, byose biturange. Siko bimeze. Umuntu uzumva ubutumwa yumve ko niba ari mu rusengero, ari mu itorero, ibi byombi uko ari 5 bimureba. Si uko azi kuvuga ijambo neza, si uko azi guhanura bikemera, izo ni impano, ariko Imana cyamwishyuza kuba icyitegererezo cyabo, cyababwira. Ubwe muri yandi magambo turasabwa kuba icyitegererezo, tugahamya uwo twemeye mu myitwarire no mu ngeso zacu zose. Ikindi nakongeraho, nutaba icyitegererezo cy'ibyo ngibyo tukubwiye, hari ijambo ngiye kukubwira abantu, ndetse igihe cyose uzabonane kuba icyitegererezo cy'ibyo ngibyo uzajya urisoma, ahari wenda nutaritesha agaciro nk'uko abantu batesheje ijambo ry'Imana agaciro, ahari wenda ishobora kuzagukiza. Ndarangiza mvuga ngo reka dusome ijambo riri muri Yeremiya, nutaba icyitegererezo cy'ibyo ngibyo, nudashyira mu bikorwa cy'iringi tukubwiye, kubera ko dufashe igihe kirekire tuvuga kuri ibi bintu. Impamvu tubivuga ni ukugira ngo byubake n'abandi bantu babashe kugira icyo kugira ahandi bava n'ahandi bagera. Bizanshimisha ngeze mu ijoro ngasanga Evariste nawe arahari, igihe arahari tujya twibukiranya, bizanshimisha. Nawe bizagushimisha aho uri, ugezeyo ukadusanga mbonye David, mbonye Didier na Evariste, amagambo bavuze gutya na gutya, hari icyo yampinduye. So nutaba icyitegererezo ibyo ngibyo, dore ngiki hari ijambo rifashe ku bapagani, rifashe no ku bantu banze guhinduka, barimo bakinisha iby'Imana babigaragaza hagati nk'igigeri. Turasoma Yeremiya ibice 30 umurongo wa 24. Navuze ngo Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 24, reka twumve icyo Imana ivuga.
baravuga gutya ngo uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. naho ngaho nshaka kugera ngo uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana. buzakimirana no gukimirana bisobanura gukimirana no Kinyarwanda cyane kibaye gike hano. uburakari bw'Uwiteka ntibuzakimirana gukimirana no kuvuga ngo ntago buzagarukayo gukimirana ntuzigarura ntago buzacogora ntago buzasubiza ntago ari gucogora ntago buzasubirayo keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. ibyo nibwo uburakari bwo buzakimirana ubwo buzahita busubirayo ubwo maze gusohoza icyo yagambiriye. gukimirana muri make ni ugutuza cyangwa ni nko gutuza ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. ubwo turabimenya neza ubu ntabwo wabimenya ubu ngubu niyo mpamvu usambana ubu niyo mpamvu icyo nashaka kubabwira niyo mpamvu usambanira umurimo w'Imana niyo mpamvu uri gufera abantu nk'abo njya numva bapasa babugingo bakora n'abandi na ba kayaya n'abandi bavuye mu murimo w'Imana. so ibi rero ibi ntabwo wabimenya ubu ngubu ntabwo wamenya uburakari tuzabimenya neza mu minsi y'imperuka. tuzabimenya mu minsi y'imperuka nibwo tuzamenya uburakari bw'Uwiteka. ikintu bita ngo uburakari bw'Uwiteka soma neza twumva ngo uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. kugambirira ni ukuye ni ugutegura kugambirira ni ukuvuga ngo mu mutima w'Uwiteka hari ibyo ategura muki uburakari ntabwo ari mu byishimo. haleluya. mu burakari bw'Uwiteka hari n'ibyo arimo gutegura. ibyo byarimo gutegura bizamenywa byari muri icyo gihe cy'imperuka n'uburakari bwe buzagaragara nibwo tuzamenya uburakari buzasohozwa kuri bande. kuri 23 bavuga bari ngo dore umugaragu w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira uzagwa ku mutwe w'abanyabyaha. hari ikindi mwene magambo bazabimenya neza ku munsi w'imperuka abazaba bakiri muri iyi nzira y'abanyabyaha uzagwa ku mutwe bakobanye bakurikiza imigambi y'abantu. abangaba nibo bari kubwira ubwo niba dushaka kuba muri umubare w'uburakari ni uko twaguma muri iyi nzira. ubwo abandi dukwiye kuyivamo tukaba mu buzima buhabanye n'ubu kugira ngo uburakari butazadusohora tugacika uburakari. ikintu bita icyo wagambiriye mu burakari. reka mbabwize uko ishusho bene data nta muntu urakara ngo agambirire ikintu. hari aho mubizi urakara agambirira ikibi. bene data muzumva ubu butumwa hari umuntu urakara akagambirira icyiza. ikibi unezerewe n'ugambirira icyiza. ni ukuvuga ngo n'Imana ngo uburakari bw'Uwiteka bugize iki bukaze nta nubwo ari uburakari bworoheje ni uburakari bukaze. ni ukuvuga ngo n'icyo agambiriye nacyo kirakaze. haleluya. kandi n'ibirakaye izabirakaye ikigambiriye muri ubu burakari kandi ngo buzatuza ari uko igishoboje kandi ngo buzatuza ari uko agize ibiki ngo tuzabimenya ryarese uwo munsi ku munsi w'imperuka. ubwo narekeraho uburakari dore igituma rero atabusohoza. reka mbivuge muri iki gihe nawe ukomeje 57 Yesaya 55:16. nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga izina ryayo ni uwera ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera mbana n'ufite umutima umenetse bicisha bugufi kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi mpembure n'abafite imitima imenetse. 16 sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndaka iteka ryose kuko imyuka n'imitima naremye byashije imbere yanjye. bivuga yuko rero igituma yanga kuturangiza hakiri kare hari uburakari kugenda bwongera bukunganya mu minsi y'imperuka bizaba bwamaze gukara. ubu ntiburakara kuko nibukara ntabwo bizaba ikibasha kwifata. hano ngo sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndaka iteka ryose kuko imyuka n'imitima naremye byashira imbere yanjye mbaye ntifashe n'ikibishatse kuvuga. ubwo irifashe ubwo bari kugenda babwongeza uko ibyo birushaho gukomera bari kugenda babyongeza bakabwongeza ubukare. hanyuma rero nijya kubusuka izabusuka ku bantu banze guca bugufi
ngo bahembuke kandi ngo bihane urabona ngo kugira ngo uyo ibana n'abafite imitima imenetse kandi yicisha bugufi kuvuga ngo ihembure ibahembure ubwo rero twebwe turasabwa kwamuza bwo guca bugufi kuvuga ngo twakire ubuntu buduhembura buvuye kuri yo ariko abatazemera guca bugufi bakaba mu buzima bw'ibya uburakari bari kubwongera hari aho izagera itakibasha kwifata ngo ni ku munsi w'imperuka ngo nibwo tuzabimenya neza yuko irakara ubu ngubu ntabwo barumva uburakari kurakara urede igirakara ariko ikifata ariko ngo icyo yagambiriye muri kwa kurakara kwayo uzagisoza ku munsi w'imperuka ntabwo twabimenya kuko ntabwo rero niyo mpamvu usanga nyine abantu benshi badatinya gukora ikibi kuko uburakari bw'Imana batabuboneraho ako kanya ariko iratwibutsa ko ibubikiye igihe cyayo ni ngombwa ko dukwiye kwihana ni ngombwa ko dukwiye guhagarara mu nzira nzima itahari mu burakari bw'Imana ahubwo duhagarara mu nzira y'umunezero w'Imana aho dushaka kugira ngo uburakari bitse nubwo itabugaragaza nonaha muri kiriya gihe twe gutegereza kuri kiriya gihe rero ahubwo twebwe tube mu nzira y'Imana dushakamo kugira ngo uburakari nta kwihana wabivuze kugira ngo uburakari kuko ni uburakari buzarya kugira ngo uburakari buzarya abanzi b'Imana butazatugeraho twemeze ni uguhunga tudapfa buriya icyo kiri muri bimwe bituma abantu bagira umudendezo mu bibi bashingiye kuko Imana ikize gute ikifashe mu isezerano rya kera twibuka yuko hari Imana yakubitiraga ijisho ku rindi uwasamaye bakubita amabuye twemeze ariko kuko ubuntu bw'Imana bwaje bukaduhesha kwihana kongera kugira andi mahirwe yo kwihana twemeze bisa nk'aho uburakari bw'Imana bwagize gute mbese Imana yabaye yifashe ku bwa Yesu Kristo Imana yabaye yifashe kwihangana ngo twakwihana muri iyi chance ntitwakagize amahirwe yo gukora iyo twishaka ahubwo no gukora ibyo dushaka kubera ko uburakari bwayo yabaye bufashe ahubwo twakagize chance yo gukora yo kwizuza nayo tukayicogoreza uburakari uburakari bugacogora rimwe kugera kuri 0 siko imeze kabisa Yesu nashe rero dore turangije kuri amagambo mu bintu bituma inkora yifata ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana amagambo urayumva David Petero wa mbere wa kabiri wa Petero 3:9 ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ushaka ko bose bihana bivuga ko buno burakari bw'ipanze ku munsi w'imperuka ntabwo yishimiye kubusohoza ku bantu nicyo gito ngo iratwihanisha ko twihana itubwira yuko yo iri kubupanga kuzabusoza ku nkozi ariko yo itanga amahirwe ngo bwakwihana ko uburakari ifite nakawe musoza kuri Satani n'abamarayika b'abadayimoni baguye ariko Imana ifite agahinda yuko abantu nabo bari mu mubare wo kuzarya kuri umujinya kuko buno butumwa ntabwo ari ubutumwa bw'abamarayika baguye ntabwo ari ubw'abadayimoni ntabwo ari ubwa Satani ubutumwa bw'abantu urubyaro rwa Adamu babwirwa ngo nzabusoza no kuri bene Adamu bazaba baranze kwihana kuko ngo mu bintu bituma n'inzira isezerano ngo nuko ntashaka ko hagira n'umwe urimbuka ashaka ko bose bagera ku kwihana ariko nabo byarasohoye mani magambo irifata burya Satani yakwe nawe yaratwiswe kare ahubwo ko tumuha amahirwe nubwo atazihana we Imana ishaka ko twebwe twihana tugere ku rwego tucoboze uburakari hanyuma busohoze ku nkozi ibintu no twebwe niba tuvomerwe yo kwihana nuko rero nabi Imana izabarimbura ifite agahinda itishimye izabibabaye nubwo mbarimbuye ubwo ko navuze uko mbagira mwanze kwihana nuko uburakari bwanyu narifashe ariko mwanze guhinduka reka mbusohoze tu ni ukuvuga ngo uburakari bw'Imana buhari yifuza ko twebwe tuboneka muri ubu burakari yifuza ko ikubita Lucifer kuko nicyo yamutegerereje ahubwo ihora yihanganira twebwe abayo ahubwo tuve mu mubare wa ahubwo none ikatumenera ibanga ikatubwira ngo uburakari bwayo ntibuzakimirana ngo bidashohoje cyagambira ikatubwira ko butazatuza ikatubwira ibyo ngibyo mwebwe mbibabwira nkuko mbibabwira ubu ntimwabibona ahubwo muzabimenya neza mu gihe cy'imperuka ndabibabwira mukabigerega mukabikerenza ariko muzabireba Imana yatumeneye ibanga yatubwiye ikatubwira ko ari uburakari bwayo
mufite nubwo murimo mubisuzugura nubwo murimo mubitesha agaciro nubwo urimo ukora amafuti mu nzu y'Imana mu murimo wayo urimo kwimenyera ariko avuga ati hari uburakari ubu rero uzabumenya ryari nubona imperuka yabaye nibwo uzamenya ko ibyo nakubwiraga byari ukuri Imana ngo yabaye ingumi ntabwo izaba yahira ahubwo nicyo gihe izaba igiye gusohoza uburakari yarabwashe igihe kirenga reka ni icyanditswe wari ugiye gusoma cya gihe wari ukihagera numvaga tutagisubize kuko abantu twababwiye ko wari ugiye kugisoma iki cyo mu kubara 12 nashaka ko utubeza ngo Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye koko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi baravuga bati ni ukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa ni ikibazo ni ukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose gusa cyangwa Musa twe ntatuvugiremo Uwiteka arabyumva gatatu kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza arusha abantu bo mu isi bose abarusha ubugwaneza mu gihe kirumva yaragiye abo umugwaneza y'icyo ngidukoresha ngo yari umuntu uciye bugufi yigezwe nega ngo yari umuntu uciye bugufi kurusha abantu bose bo mu isi mu gihe yari umuntu uciye bugufi afite amavuta nk'ayo Mose yari afite ngo barateye uko iki gihe ni bake Uwiteka atungura Mose na Aroni na Mariyamu ati nimusohoke uko muri batatu muze ku ihema ry'ibonaniro barasohoka uko ari batatu gatanu baravuga ngo Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu ahagarara mu muryango w'ihema ryera ahamagara Aroni na Miriyamu bombi baraza arababwira ati nimwumve amagambo yanjye niba muri mwe hazabamo umuhanuzi mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza mu nzozi niho nzavuganira nawe uwo ni umuhanuzi uri mu bwoko bwa Miriyamu na Aroni karindwi akavuga ngo umugaragu wanjye Mose siko ameze akiranuka mu rugo rwanjye hose ari kubabwira itandukaniro afitanye nabo we itambere rero umuntu uciye bugufi cyangwa ugwa neza kurusha abantu bose mu isi mu gihe ugwa neza ni imbuto y'umwuka wera icya kabiri ngo yakiranukaga mu nzu y'Imana hose ni imbuto ya kabiri yitwa gukiranuka izi mbuto nizo ziduhindura kuba dufite ubuzima bw'umuhamagaro kuko kukwereka imbuto zagaragazaga ubuzima Mose yari afite ubwari ubuzima byari imyitwarire noneho bamwe bakifuza amavuta bakamugirira ishyari ariko batitaye kwifuza guca bugufi batifuje gukiranuka nkawe bakifuza gukoreshwa nkawe rero nabwiraga abantu ngo ubuzima bw'umuhamagaro dukwiye kwifuza ubuzima bw'umuhamagaro mbere yuko twifuza umuhamagaro kuko abifuza umuhamagaro batifuje ubuzima bwabo umuhamagaro wica nabi ugwisha benshi ndetse ukaba wanarimbuka umunani avuga ngo wowe tujya tuvuganira wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu nebi atari mu migani kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona nuko niki cyabatinyuye kunegura ku mugaragu wanjye Mose ubu yaje ngo kunegurira garuka muri magambo ntabwo Imana yishimira bya nibyo gukora ariko cyabateye kunegura ni ishyari uretse ko Imana ivugana natwe turi abahanuzi Miriyamu na Aroni bari abahanuzi nabo ariko ibara yajyaga ivugana nabo imyereko cyangwa mu nzozi yavuganaga nabo nk'uko ivugana na Mose ibabwiye itandukaniro ngo niba mushaka ko mvugana namwe nk'uko mvugana na Mose muri tari kugwa neza nkawe muri tari gukeruka mu nzu yanjye hose no kuvuga ngo nubwo kugira ngo Imana ivugane nawe uko wakiranutse cyane niba cyo bishatse kuvuga ariko niba ushaka kuvugana nayo nk'uko ivugana na Mose birakwiye ko nawe uca bugufi
ukagwa neza nka Mose ikindi ugakiranuka mu nzu y'Imana hose kandi muri iki gihe nibwo turi kuvuga ngo ubuzima bw'umuhamagaro burabuze kandi abantu barashaka kuvugana n'Imana nka Mose ariko ntibashaka ubuzima bwa Mose ubuzima bw'umuhamagaro rero hano niho nabwiye Imana ngo ujye uvugana nanjye bitari mu migani ndetse yaje kumenyura mu muhanuzi yambwira ngo igice kimwe bigoye kumera nka Mose bisobanura ngo ntabwo ndagera ku rwego rwo kuba nka Mose 100% ariko nabwiye ko igice kimwe izajya ivugana nanjye bitari mu migani kuko yagiye ivugana nka Mose David ni umuhamya kubera ko hari iby'Imana igenda ivugana nanjye n'ibyo nagiye mpanura David yambera umuhamya ivugana nanjye bitari mu migani ariko byavuye kuki nabwiye Imana ngo impereze buno buzima impereze kwikiranukira mu muhamagaro wanjye ndetse n'ibyo mvuga ngira Imana ngo impereze guca bugufi kuko tishaka kuba umubare w'abantu izajya irwanya kuko abirwanya nabishira hejuru abibona ariko nifuza ko mu bantu Imana izajya yiyubahishiriza muri bo Imana ngo uzandinde ko umubare wabo urwanya ndifuza kukubahisha rero binasabye Imana nuko Imana inyohereza umuhanuzi ngo bwira Didier ko mu bindi bice kimwe nka Mose ndajya mvuga nawe bitari mu migani byinshi rero si byose ariko byinshi hari ibyo yagiye ivuga nanjye bitari mu migani ariko njye ntabwo nifuje gusa umuhamagaro wa Mose ngo igivuga nanjye gutya nabwiye Imana ngo izandinde kuvuga ibyo ntasa nabyo nabwiye Imana ngo ishoboze kwera iyi mbuto yo guca bugufi no kugwa neza ikindi ngira Imana inyongere icyitwa gukiranuka muri njye nikorere kandi wabonye ko ni inyota y'ubuzima bwanjye mu guhaguruka kwanjye ntahaguruke mu bibintu igere Imana se kuvugana nanjye avugane nanjye isa nk'imesheje yombi abambanjije muri umuhamagaro wa gihanuzi basigara bamwe bangirisha gose ndi gute bibiye bo tuzi tumuzi nk'umwigisha gute gute ko ahantu gusa basigara bumva ibyagiye bisohora bivuye ku by'Imana agiye ikora n'inkuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro ko yagiye ivugira muri gigasozo nk'uko yagiye bivuga ibi ngewe rero mbwira abantu dore ahantu bituruka twera imbuto kugwa neza no gukiranuka kuko ko rero hano nabwo Imana uzaninde kuvangira ngo nukiranuka uze ko usanga iri kungarura kuri amagambo nukiranuka ndisema kukorwa n'isoni ngira Imana rero niba mu gukiranuka ariho umuntu atavangirirwa ujye ushoboza gukiranuka sinzemera guhanura ibyo udashaka bizo guhanura iby'Imana ishaka rero nshobora gutanga ngo ngabihagarara ibyo mvuze kuko ko amazi y'uko Imana itazira konkurwa n'isoni kandi umutima utandega ibyo mvuga nashaka ko turangiriza nyuma mukubise ibibembe Mose agenda asabira mushiki w'imbabazi ngo nabanza byumva iminsi 7 abembye ubutana bazongera kukumenyera abo nitandukanye ufitanye nabo nuko rero iyo ubashye Imana hano uzifuza n'abanzi bawe n'abakurwa ko bagirwa nabi Imana ishobora kubakubita ku giti cyabo ariko wo kwe gusigara ubasabira imbabazi Imana ibahone ku giti cyabo bacishe bugufi ariko iyo ubaye mu kwizera ukavuga Imana irakubahisha ikindi abakobwa kukurwanyira barakuzira buriya David harabagiye bamuzira hari abagiye bakuvuga nabi bagushaka none muri kwa kugira agahinda Imana ikabasekurirayo bishaka kubiga iyo ubaye mu buzima ushaka kunezeza Imana no kuyumvira uzangira kurwanya uri kumvira Imana arakuzira ariko nukuze namwe rero ntaba kwigurwa n'abantu abo bamubuza bwo kumvira Imana uri izajya kurwanira utarwanya twasenga bwari ubutumwa bw'amenye turangiza arakantu nshaka yamenyereho nabone kugira ngo yita kwicarana n'abakobanyi twabivuzeho ariko umwuka wawe arabigara kuko ntabwo nigeze bisobanura mu buryo bwo kuri Mose uko byagarutse kunegura so ijambo bita kwicarana n'abakobanyi n'ino misi uko twabigereranya reka kugenda ngo uvuge ngo njyewe ngiye mu myanya y'akabari cyangwa se mu myanya runaka ugasanga nagiye kunywa inzoga ariko nimba utagiye kunywa inzoga urahurirayo n'abambaye ubusa sibyo kandi ndashaka kugira ngo mbabwize ukuri twese twambaye niko bimeze turagendana kandi muri kamere y'umuntu habamo kwigomba cyangwa se kwifuza muri kamere y'umuntu no kwifuza urabona ubwo uri bugende ukareba ikintu cyambaye hariya rwose ukavuga ukavayo ibintu bicitse ijambo nababwira rero uba nyine uhanduriye ijambo nababwira rero reka kujya kwitwara
mu mazi wakwandurira mu mazi kandi mureba ko ari inyanja. ni ukuvuga uri gusobanura kwicara n'abakobanyi hariya twasobanuye abakobanyi niyo mpamvu umwuka rigaruye aha twasobanuye kwirinda kwicarana n'abakobanyi babwirwa kwirinda kubicaramo babakobanyi. nimba uzi ko umuntu atari mwene so ndeka kuri iyo neza nimba uzi ko umuntu atari mwene so uzi ko ntaho muhuriye urugendo urimo atazigwariye reka kuvuga ngo buriya nawe ngo buriya ngo nzamuhindura urinde ni wowe uhindura abantu wowe ufite uburenganzira n'umwana wibyariye w'uruhinja rw'imyaka 2 waruhindura urahindura umuntu umugabo w'imyaka 50-40 ngo uzamuhindura. Reka mureke kwibeshya rero ugasanga umugabo ngo turagendana gusa ngo nta bibi bikorwa ngo ntaki muragendana gusa iyo mugenda gise muvuga ijambo ry'Imana nibura mutangira kuganira ku bifatanye n'ubwami bw'Imana nibura kugira ngo ahangaho ufite sekirite avuga uti mfite sekirite tuganira ku ijambo ry'Imana mbese nimba munabiganira imbuto zurazizi izi mbuto yera so ugomba kuba maso nimba byaba ngo ijambo bita kuba maso so nimba ijambo ryaje ku ijambo rivuga ngo twitandukanye n'abatizera. iryo jambo dore gikonfirima neza ibyo uvuze Abakorinto 2:15-33 haravuga ngo kwifatanya n'abantu babi byonona ingeso nziza uvuga ko rero kugira ngo ingeso izahinduke abo bantu baba ari babi kabisa ntabwo byoroshye urumva abahinduye Yesaya ari umuhanuzi bakamuhindura umunyaminwa yambi kandi abana nabo bamugani birako yuko abantu twitandukanya n'abantu tuzi ko ari abantu babakobanyi kuko bahita bagusiga nawe ukamera nka Yesu. iri jambo ahantu ndikuye ndakunda kumva bamwe ngo aho bita ngo ni Bahamas ngo tujye ku Bahamas ngo kurya no kunywa ariko mu Bahamas kwanza banza wibaza n'umuntu wakoze Bahamas ni muntu ki arajya hehe mbese akorera uwuhe mwami kwanza umwami akorera niwe mwamukorera ubwami akorera nibwo bwami akorera mbese we kuki atazanga gusura aze none nawe umubwira iby'ubwami bwawe ajyahuye. Haleluya. So tureke kuvanga haleluya. Hari abantu nyine bavanga ibintu kuko batabizi ariko ubundi umuntu yatari yamenya biragoye kuba iyo utaromye ntabwo uramenya ariko iyo umenye ni ukuvuga ngo n'ubundi uramenya. Haleluya. So tureke kuvanga ibintu rero nimba uri umukristo warahagurutse ukava muri Egiputa amenye kugiye muri Kanani atandukanye urumva ucyaguhagurukije muri Egiputa kwanza Mose abwira Abisirayeli mpaguruke tugenda turajya heye turajya muri Kanani sicyo cyahagurukije Abisirayeli na data Abisirayeli baguka muri Egiputa cyabagurukije kujya muri Kanani. So mureke rero kugera kandi mu butayu mbabata muri Egiputa. So bani magambo kwifata n'abanyangeso n'ibyo n'ingeso nziza ni ukwirinda guterana mu banyangeso niyo ngingo yumvikana. Ubwo reka dusenge mwa magambo dutwaye isaha n'iminota 2 ubutumwa buno hari igihe budashobora kuri social media ntabwo turaza no gufata ifoto bari zashirwa turi batatu nacyo bitwaza bari ku kigaro cyari cy'abantu batatu abo ne badavi kuko ntabwo bazabari ifoto ariko bumva amajwi siko ikiganiro ni ikiganiro kimeze nka Bible kavuze ku buzima bw'umuhamagaro kuko hari ukuva kugira umuhamagaro mwiza ariko ntugire ubuzima bwawe kuko ko yabaye urugero rwiza yahamagaye nk'umuhanuzi aragenda bamubanyaminwa yanduye asigara ari umuhanuzi ariko Imana imyiyeretse akamunyaminwa yanduye arezwa agira ubuzima n'ibindi twatuma ahabona sasa byo buri official kuba intumwa nk'umuhanuzi ariko wejejwe imirimo bagiye kuvuga ibyejeje nk'uko byasobanurwa Timoteyo 2:21 umuntu wese niyiyeze akitarwa n'ibidatunganye bazaba igikoresho cy'icyubahiro cyerejwe gukoresha imirimo myiza yose. Twese turabakozi b'Imana aho twagiye dutsirwa n'ijambo ry'Imana turabari
aho twagiye tuba abakobanya, aho twagiye tunegura ahantu nta tutagendere kubaka, Imana itubabare itweze, kubera ko iyo ijambo rimanutse rimanuka ari nk'inkota y'ubugi impande zombi. biba rikwiye kutugenzura turebe ahantu dukwiye guhinduka, aho dukwiye gutera intambwe tugahinduka, ngo hano Imana ntibishaka yuko twitwara gutya, tukitwara nk'uko mu gihe wumva bidashoboka, kuva yuko mu mbaraga biri kwanga Imana ngo duhereze ubuntu budushoboza gukora ibintu bisaba. Buriya ngo nakubwira abantu mu gihe ubona ijambo ry'Imana rigutsinze ntabwo uridefana amakosa, ahubwo niba umenye yuko Imana ibishaka ngo Imana ndumva imbaraga zo gushaka ibikorwa ibyo usabye ntazifite, ahubwo zimpe mbikore niba biri mu gushaka kwawe. kuko umuntu nakubwira abantu si byiza gukora ikintu mu buryarya, no kugikora kubera ko ureba ijisho ku muntu, bivuze yuko ukora ikintu wumva uhamanya n'umutima wawe yuko Imana ibyemera. kubera ko bakora ngo nzajya gukora ikintu kugira ngo runaka ngo atabireba nabi, kora ikintu kugira ngo Imana itabireba nabi, kuko uba witeka ko abantu bareka ibi, no kubaha abantu ntabwo gutuma abantu bareka ibi, kubaha uwiteka rwo gutuma abantu bareka ibi. Rero ni mu gace ka 6 umurongo wa 6 niho havuga ngo imbabazi n'ukuri bituma gukiranirwa, kandi kubaha uwiteka ko gutuma abantu bareka ibibi. Rero Imana ikwiye kongera kubaha uwiteka muri twe ngo tureke ibibi itabona n'icyubahiro muri twe, ahubwo dukora imirimo ituma Imana ihabwa icyubahiro. Shalom.